Turabaramukije mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio ndetse na televiziyo by'u Rwanda. Tubaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo. Ni ikiganiro cyo kuri uyu munsi tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko irebana no gutangiza ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika hano mu Rwanda. By'umwihariko rero uyu munsi tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 n'umunsi mpuzamahanga wahariwe gusoma no kwandika. Insanganyamatsiko y'umwaka n'uburezi bw'ibanze, ishingiro ry'iterambere ryigisha ry'indimi nyinshi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero tugiye kwibanda cyane ku ntego yo gutangiza ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika hano mu Rwanda no gushishikariza abanyarwanda bose by'umwihariko abana n'urubyiruko kugira umuco wo gusoma no kwandika no gusangizanya ibitekerezo bikubiye mu bitabo. By'umwihariko intego nyamukuru nuko twifuza gusobanukirwa neza n'umushinga wa Soma Rwanda. Turaza kandi no gusobanukirwa neza cyangwa se dukangurire abanyarwanda ibyiza byo gusoma nk'inzira yo kwiyungura ubumenyi no kwiteza imbere. Turaza kandi kuba dufite intego yo kwimakaza umuco wo gusoma kuva mu bana bato kugeza mu bakuze binyuze mu bikorwa bitandukanye biteza imbere gusoma no kwandika. Indi ntego nuko twifuza gushimangira uruhare rw'abafatanyabikorwa mu burezi n'ubufatanye hagati ya leta mu kwimakaza uyu muco wo gusoma no kwandika. Muri studio zacu rero turi kumwe n'abatumirwa batandukanye baturutse mu nzego zitandukanye. Munyemere twakire Donati Ngarukiyintwari, ni umuyobozi uhagarariye agashami k'indimi mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere uburezi REB. Tubaye ikaze bwana Donati. Murakoze. Turumwe kandi na Gervais Mabano, akaba yaturutse muri Soma Rwanda. Tubaye ikaze bwana Mabano. Turi kumwe kandi na Dr Kibiriga Aniseti, ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi, nawe yaje kwifatanya natwe muri kiganiro. Tubaye ikaze bwana Dr Kibiriga. Murakoze cyane studio. Yego. Turi kumwe kandi na David Rugaju, akaba ari umuyobozi wungirije wa USAID uburezi iwacu mu kigo World Vision Rwanda. Tubaye ikaze bwana Rugaju. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Protege Ndahayo, ni umuyobozi mukuru wa USAID tunoze gusoma muri FH. Tubaye ikaze bwana Ndahayo. Murakoze cyane kutwakira. Mu kiganiro cyacu rero turaza kuba turi kumwe n'udufasha gusemura mu rurimi rw'amarenga, ni Gisele yitwa Gisele Emera Usenge Gisele rero nawe araza kudufasha kudusobanurira abatumva, araza kuba adufasha mu rurimi rw'amarenga. Reka twihute rero, reka twongere twitse gato kuri Soma Rwanda. Ni ubuhe bufatanye buri hagati ya Mineduc n'abandi bafatanyabikorwa mu burezi binyuze muri Soma Rwanda. Turifuza ko iki kibazo twagisubizwa n'uwaje aturutse muri Soma Rwanda. Murakoze cyane kutubaza icyo kibazo. Reka twongere dusuhuze n'abadukurikiye. Soma Rwanda ubundi ni ihuriro ry'abafatanyabikorwa bateza imbere ibikorwa by'uburezi. Iryo huriro rikaba rihuriyemo n'ubuyobozi bwite bwa leta, abikorera, abafatanyabikorwa batandukanye. Zimwe mu ntego zaryo ahanini ni ubukangurambaga bugamije nyine guteza imbere uburezi, cyane cyane gusoma no kwandika, ariko nanone hakaba hagamijwe guhuza imbaraga ziturutse mu bafatanyabikorwa batandukanye, hagamijwe guteza imbere umuco wo gusoma, cyane cyane ko mu rwego rwacu rw'uburezi gusoma ari ryo shingiro ry'ubundi bumenyi bugenda bushamikirwaho kugira ngo nyine twubake urwego rw'uburezi bufite ireme kandi buhamye. Iryo huriro rero ryatangijwe mu mwaka w'ibihumbi 2012, ritangizwa na Minisiteri y'Uburezi n'abafatanyabikorwa. Uyu munsi rikaba rihagarariwe mu bufatanye na Minisiteri y'Uburezi nka chair na USAID ku ruhande rw'abafatanyabikorwa. Iyo turebye abarigize rero usanga rigizwe na société civile, nabivuze, inzego bwite za leta, turi buze no kugenda tubikomozaho uko tuganira n'inzego z'ubuyobozi, tukagenda tubona abafatanyabikorwa bafite mu rwego rw'uburezi ba Minisiteri y'Uburezi. Ariko turagenda iyo tuvuga ibijyanye no gusoma no kwandika, tureba abikorera bafite aho bahurira no gusoma. Ubwo tureba abanditsi b'ibitabo, tureba inzu z'ibitabo n'amasomero. Abo bose duhuriza hamwe imbaraga kugira ngo nyine tuzamure urwo rwego rw'uburezi twibanda ku muco wo gusoma no kwandika.
yego reka ngaruke kuri bwana Donati Garukintwari umuyobozi uhagarariye agashami k'indimi mu kigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere uburezi. Turifuza kumenya kubera iki hizizwa umunsi wahariwe gusoma no kwandika. Murakoze. Urwego rw'uburezi twumva neza ko gusoma no kwandika ari inkingi ikomeye mu burezi, ko tuzi neza ko ubumenyi bwose bushingira ku gusoma. Ikindi kandi tuzi neza ko igihugu nk'u Rwanda twahisemo yuko ubukungu bwacu bushingira ku bumenyi. Ni kuri urwo rwego rero gusoma ndetse no kwandika tubiha agaciro, kandi noneho ku rwego mpuzamahanga uyu munsi ku itariki 8 za buri mwaka mu kwezi kwa 9 ku isi hose hizizwa umunsi wahariwe gusoma no kwandika. Niyo mpamvu rero twebwe nka Minisiteri y'Uburezi ndetse n'ibigo bishamikiyeho cyane cyane REB ndetse n'abafatanyabikorwa twizihiza umunsi wahariwe gusoma no kwandika kugira ngo duhe agaciro ubwo bumenyi, ariko rero tunashishikariza abaturarwanda, ababyeyi, abana ndetse n'urubyiruko muri rusange guha agaciro umuco wo gusoma, bakajya bafata umwanya bagasoma kugira ngo barusheho kwiyungura ubumenyi. Ikindi navuga nuko buriya nkuko musanzwe mubizi, iyo usoma ni kurushaho kugira wiyungura ubumenyi, kandi ubumenyi bugira uruhare rukomeye haba mu kwiteza imbere ku giti cyawe nk'umuturarwanda, guteza imbere umuryango wawe ndetse no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Murakoze. Yego. Reka turebe uruhare rw'abafatanyabikorwa by'umwihariko munyemerere tubaze David Rugaju nk'umuyobozi wungirije wa USAID uburezi iwacu muri World Vision Rwanda. Turifuza kumenya ko hari imwe mu mishinga ya USAID harimo na USAID uburezi iwacu twumvise ko imaze kubaka amasomero rusange arenga 15 mu gihugu, harimo n'iyo ku Nkombo izataho tariki 20 z'uku kwezi. Ese aya masomero akora ate, ni cyitezweho mu guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika, mwakomoza no ku bindi bikorwa bya USAID uburezi wacu? Murakoze. Banze nkusoreho, ntabwo tubaka muterankunga, ntabwo aduha ubufasha bwo kubaka, ariko adufasha kuyatangiza. Kugira ngo tuyatangire rero dufatanya n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, uturere, bakaduha ahantu dushinga ayo masomero, tukahatunganya, tugashyiramo ibikoresho n'ibindi bijyanye n'ayo masomero, kugira ngo abana bose batuye aho ngaho babashe kubona aho basomera, bakisanzura, bakahakunda, bakanitoza gusoma cyane kurushaho. Uretse n'abana n'abantu bakuru, icyo dukora rero muri ibyo, dusinyana amasezerano n'uturere bigamije kugira ngo uturere dufate iya mbere, kandi ndashimira rwose uturere twamaze gufata iya mbere, twabihindura ibyatwo, bakaduha ahantu tugatangira, dushyiramo ibikoresho, dushyiramo ibitabo, dushyiramo intebe, dushyiramo za mudasobwa, dushyiramo tableti z'abana babasha gusomeraho ibitabo biri ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye. Ikindi, dushishikariza ababyeyi kugira uruhare mu gufasha abana mu rugo, mu muryango. Tugashishikariza abandi bafite inshingano gufasha abana n'ababyeyi ubwabo kwitabira ibikorwa byose bigamije guteza imbere kumenya gusoma n'umuco wo gusoma. Ibindi dukora, duhuza ababyeyi, kuko iyo ababyeyi batarera neza habaho icyuho, umwana ntiyisanzure, ntabashe no kumenya uko gusoma, ntabashe no kugira ngo bamubonere umwanya n'icyicaro yakwicaramo mu rugo ngo abashe gusoma. Ibi rero tubatoza mu buryo bwo kurera abana, babaha umwanya, babashishikariza kumererwa neza no kwita mu byo gusoma. Ikindi dukora ni ukuzirikana abana bafite ubumuga. Ababyeyi benshi bakunze kugumana abana bafite ubumuga, bamwe bakanabahisha. Hari n'uburyo bwo kubafasha butandukanye, tubashishikariza kubitaho, kubagaragaza. Hakaba hari naho n'inzobere zacu mu mushinga dufatanyije na Humanity and Inclusion hamwe n'Imbuto Foundation,
kugira ngo abo bana bafashwe kugaragara no kwitabwaho bitewe n'isuzuma riba ryakozwe. Hari n'abandi bafatanyabikorwa Duhami Kadri, YWCA na AEE Rwanda. Abo dufatanya gukora ubukangurambaga mu miryango hose mu biturage. Hariho n'igikorwa cyihariye cy'amahoro yo gusoma, aho haba ku rusengero, haba mu kagari, haba mu rugo rw'umuntu, ahashimwe mu bufatanye n'ubuyobozi dushinga amahuriro yo gusoma. Abana bagahabwa ibitabo, bakagira umufashamyumvire uhoraho akabafasha kwitoza gusoma buri cyumweru, ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru, rimwe na rimwe mu biruhuko, mu minsi y'imibyizi bakitoza gusoma, kandi bigaragara ko babikunze, kandi bigaragara ko biri gutanga umusaruro. Icya nyuma ni gusura ababyeyi mu miryango. Tubifashijwemo n'Imbuto Foundation, hari amatsinda ajya mu rugo gusura cyane cyane nk'abana bagaragaraho ko bakeneye ubufasha n'imiryango ikeneye ubufasha, kureba se abana bafashwa bate, bakeneye iki, hakabaho n'ubujyanama. Wenda ibindi turaza kubigarukaho, ariko hari abandi bafatanyabikorwa tutavuze umushinga wa USAID. Yego, nibo nari ngiye gukomerezaho muri USAID tunoze gusoma muri fashi. Bwana Protogene, mugenzi wawe wo muri USAID uburezi wacu atubwiye uruhare ndetse n'ibikorwa bimwe bagiramo uruhare. Turifuza kumenya namwe muri tunoze gusoma, cyane cyane ko turi no kuganira gahunda yo gushishikariza abantu gusoma ndetse no kwandika. Mwebwe muri tunoze gusoma muri USAID niho ibikorwa byanyu, munatubwire by'umwihariko n'uruhare rwanyu mu gushishikariza abantu gusoma no kwandika. Yes, murakoze cyane. Nahera cyane ku izina tunoze gusoma. Kubera iki tunoze gusoma? USAID tunoze gusoma ni ukunoza, kubera ko hari byinshi byakozwe. USAID tunoze gusoma rero n'umushinga uterwa inkunga na USAID nk'uko mubyumva, niwe muterankunga mukuru. USAID Rwanda, USAID mu Kinyarwanda ni ikigo ny'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga, niwe batera inkunga iyi mishinga. Ubwo nari ngarutse kuvuga ngo hakozwe byinshi, kubera ko uru rugendo rwo gusoma no mu burezi muri rusange, cyane cyane gusoma ni igikorwa bamaze imyaka irenga 10. Habanje imishinga itandukanye, wenda nicyo mugenzi yaragiye guheraho. Habanje umushinga witwaga L3 wibandaga muri icyo cyiciro n'ubundi cy'amashuri abanza, icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Hazaho Soma Umenye, urumva harazamo gusoma buri gihe nicyo gicumbi. Soma Umenye, Mureke Dusome, Itegure Gusoma. Muri iyo myaka 10 yo n'imishinga yose yagiye ikorera mu gihugu igamije guteza imbere no kunoza uburyo kwigisha gusoma bikorwa, ndetse n'ireme ryo gusoma muri rusange. Noneho rero ngarutse kuri tunoze gusoma, ni umushinga ushyirwa mu bikorwa na FHI Free 60 nk'uko wari ubivuze, ariko dufatanya na Save the Children mu Rwanda ndetse na Florida State University yo muri Amerika. Turi abafatanyabikorwa batatu dufatanya, iyo miryango itatu nishyira mu bikorwa uyu mushinga. Intego nk'uko nagarutse ku kunoza gusoma. Kunoza gusoma ni ukuvuga ngo tubikora tugamije kugira ngo bikorwe neza. Ijambo kunoza nkarigarukaho, arishimangira, bikomeze bikorwe neza, byigishwe neza. Dukorera hehe rero? Dukorera mu mashuri yose mu by'ukuri ya leta, afashwa na leta, ayigenga, amashuri ya leta n'afashwa na leta kubw'amasezerano, ndetse hari n'ibikorwa twatangiye gukora mu mashuri yigenga ko twasanze bikenewe ko naho tugeramo. Urumva ko dufite coverage nini mu by'ukuri, kuko amashuri yose tuyageramo ni 3200 arenga, dukoreramo yose mu gihugu, muri buri karere, muri buri murenge, ahantu hose. Wari waje rero ngo tumaze dukora iki? Dukora mu byiciro bitatu, cyane cyane mu mashuri y'incuke. Ubu nicyo cyiciro dutangiriramo. Kuko tuvuga kunoza gusoma bitangirira kuri wa musingi, umwana akigera mu ishuri. Amashuri y'incuke ubundi haba hagamijwe gukorwa iki cyane? Hagamijwe ko umwana umutegura uko azatangira amashuri abanza. Rero tutangira hakiri kare. Mu bikorwa dukora ni ukubanza kumenyereza igitabo, gufasha mwarimu kumva neza uko bigisha bategura abana kwiga gusoma. Ubwo hazamo kunoza imfashanyigisho zikoreshwa. Muri bimwe twakoze nko muri uno mwaka dufatanyije na Minisiteri y'Uburezi, hari n'ukuntu igitabo dusomera umwana cyagombye kuba kimeze. Twakoze rero nk'amabwiriza yuko abandika ibitabo, dore amabwiriza bakoresha bandika ibitabo by'abana, kuko ari ingano cyangwa ibibasomerwa byagombye kuba bifite bijyanye na teme cyangwa insanganyamatsiko zikenewe, kuko hari ubumenyi ukeneye kubaha, ariko n'uburyo byandikwa n'uburyo bingana byose twabitekerejeho. Duhugura n'abarimu kugira ngo nyine bumve uko ibyo bikorwa cyane n'ibyo twibanzeho. Yaho ni mu mashuri y'incuke niho turimo n'ibyo twibandaho. Mu mashuri abanza
icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza nk'uko nabivuzeho hari hamazemo n'inkunga nyinshi zitandukanye zagiye zibamo ariyo Somumenye yatubanjirije n'abandi. Icyo dukora cyane dukomeza kunoza imfashanyigisho zikoreshwa mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu kwigisha gusoma, tunakomeza guhugura abarimu gukomeza kubongerera ubumenyi kugira ngo babashe kumenya neza uko kwigisha gusoma bigenda. Ariko bagarutse ku gitabo, mugenzi wanjye yabigarutseho, ibitabo bikoreshwa, urumva hari ibitabo bikoreshwa mu cyumba cy'ishuri ariko avuga ku masomero, hari n'amasomero akorera mu ishuri, ni ukuvuga mu kigo cy'ishuri. Abantu bari banamenyeremo, tugarutse no ku muco, bamenyereye ko gusoma biblioteke cyangwa isomero ari iry'abantu bakuru. Ariko icyo dukora mu mashuri abanza ni uko dushaka ko buri cyumba cy'ishuri kibamo isomero, ni ukuvuga umwana akigishwa na mwarimu ariko mu kanya kabonetse akagira n'igitabo cy'inyongera yongera agasoma kugira ngo wa muco ukomeze unozwe, ndetse akaba yagitana akakijyana no mu rugo, ariko agenda akajya muri rya somero ry'uburezi wacu. Ibyo ni bimwe mu byo dukora. Icya kabiri, mwarimu, urumva abarimu bagenda banahinduka, navuze ko ari urugendo rumaze imyaka myinshi. Kuri ayo mahugurwa tubakorera tuyakora kugira ngo tunategure n'uburyo azahoraho mu buryo buhoraho, ariko tugendeye muri wa murongo wa REB ushinzwe uburezi mu Rwanda, Minisiteri y'Uburezi, hari gahunda yashyizweho yo kuvuga ngo ni gute abarimu bahugurwa ku ishuri kuko aribyo binahendutse cyane. Twashyizeho amahuriro y'abarimu ku ishuri, turimo turafasha ko akora akanoga kurushaho, ariko dushyiramo umwihariko dufite cyane, ni ibyo bita kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga. REB ifite icyo bita e-learning, ni ukuvuga ngo ifite ahantu abarimu babasha kubona amasomo. Dushaka ko mwarimu azajya yiga ariko akagera no ku buryo yakwibonera isomo akaryiga mu by'ukuri, akajya aryiga igihe cyose arikeneye. Ariko mu turere 5 kugeza ubu, abarimu bose mu turere 5 harimo Nyarugenge, Rulindo, Bugesera, Rubavu na Ruhango, bo bose abarimu bose bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza bari muri iyo gahunda, mu gihe dutegura kugera mu tundi turere twose muri uno mwaka ukurikiyeho. Mu mashuri nderabarezi, ubwo urumva ko turi ku mashuri yose, turavuga ngo turashaka gukora ibintu ku buryo burambye. Nderabarezi naho turimo turatekereza ngo dukoranye na Minisiteri n'ubwo twanoza uko abarimu abazakomeza kuba abarimu mu myaka ikurikiyeho bategurwa neza mu kwigisha gusoma Ikinyarwanda ndetse n'izindi ndimi. Ubwo icyo twakoze, twabahuguye abarimu bigisha abandi muri TTC, tuvugura n'imfashanyigisho, ariko tunatangira gutekereza ngo kwimenyereza umwuga ni gute twafasha ko binoga ku buryo mwarimu asohoka koko ari umwarimu ushoboye kandi wabikora neza. Ubwo turashaka gutekereza kuvuga ngo mu gihe tubikora tubasanga uyu munsi bari mu kazi, ariko asohoke mu ishuri avemo yateguwe neza. Dukoranye na Minisiteri y'Uburezi nk'uko nabivuze. Icyanyuma navuga n'ibijyanye n'isuzuma, dukorana na NESA by'umwihariko. Iyo wigisha, turimo kwigisha gusoma no kwandika, ariko ukeneye kumenya umusaruro uvamo. Ni ukuvuga ngo umusaruro uvamo yawe niwo dutekereza ngo twatangiye amasuzuma atandukanye y'umwihariko yinjira muri gahunda y'amasuzuma rusange ya Minisiteri y'Uburezi. Dufite isuzuma rero ryo gusoma ry'Ikinyarwanda bita REGRA, rikoreshwa kugira ngo mwarimu akibona umwana mu cyumweru cya mbere cya kabiri abashe kumenya wenda hafite intege nke bitume yamwunganira. Ariko icyo tugamije cyane ni uko buri gihembwe nibura tugira umusaruro, twerekana umusaruro uboneka, kuko dushobora kwigisha ariko ntitumenye, tugakora byiza ariko tutazi umusaruro uvamo. Tuba tugamije kwisuzuma, kuvuga ngo mwarimu amenye ko asuzuma. Ariko icyo nshimangira muri iryo suzuma by'umwihariko, urumva ubumenyi bw'ururimi buragutse cyane. Tuba dutekereza ngo ni byiza ko mwarimu amenya ngo ese umwana azi gutahurijwe, yaribonye ararimenya, ese umwana ashobora akumva neza, kuko ni naho tuza ko umwarimu mu kizamini avugana umwana ku wundi, donc mwarimu agera kuri buri mwana. Ese umwana iyo asomye, nimba anasoma akabivuga, arabasha kumva icyo yasomye. Ese yasoma kuko avuga neza bikumvikana. Nuvuga ngo izo nkingi zose zikarebwaho ku buryo hakiri kare mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 3 bigatangira kare, ku buryo umwana tumenya ko avuga, tukamenya ko asoma, tukamenya ko yandika. Nubwo buryo bwo gusuzuma tunoza. Ariko wenda ikindi tuvuga, mugenzi wanjye yabivuzeho, no kureba ko abana bafite ubumuga nabo bitabwaho. Ariho twakoranye na Minisiteri dufatanya kubona inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga kugira ngo nabo dukomeze kubafasha n'ibindi bikorwa. Ni byinshi wenda mpagarikiye ngaha, turakomeza kubigarukaho. Ariko muri rusange urumva ko dukora ahantu hagutse. Dushimira cyane Minisiteri y'Uburezi ikomeza gutuma dukomeza gukorana neza, ndetse n'umuterankunga nk'uko nabivuze wa USAID. Ariko icyanyuma hari navuga turimo gutangira, turimo turavuga uburezi wacu na tunoze gusoma, ariko hari n'imishinga irimo gukora muri urwo rwego rw'uburezi ya USAID nk'umuterankunga, kuko bashyiramo imbaraga zihagije. Hari umushinga witwa Ibitabo kuri Twese,
wenda nimba mwarakomeje kubikurikira mu makuru atandukanye, bamaze iminsi banakora ibijyanye no gufasha abanditsi kuvuga ngo n'abagurisha ibitabo hano muri ka free zone bamaze iminsi 3 babikora, kuvuga ngo ni gute bya bitabo byandikwa twatangira gukora kuki habaho isoko ry'ibijumba, hakabaho isoko ry'imyumbati, ntihabeho isoko ry'ibitabo. Donc icyo bari barimo bakora muri ino minsi 3 ni ugukora ku buryo soko riba, ariko kigamijwe cyane tunifuza ko cyakomeza gutekerezwaho ibitabo bihenduke. Nabyo ni ibiganiro bikomeje gukorwa, ni kuki ibitabo bitavanirwaho indi misoro bikahenduka cyane kugira ngo bigere kuri benshi. Ibyo tushyira mu mashuri, bishyirwa mu miryango, bikomeze bikorwe. Nacyo ni ikindi gikorwa, ariko cyanyuma undi mushinga nawe uzakora wa USAID nawe urimo gukora ku bana bafite ubumuga by'umwihariko, nawe urahari watangiye muri uno mwaka. Urumva ko ni mu buryo bwagutse, nicyo nashaka kugaragaza cyane ko buri wese abashe gusoma cyane duhereye mu mashuri. Murakoze cyane. Yego, urakoze cyane Bwana Ndahayo. Reka tugaruke kuri Bwana Dr. Kibiriga Anicet, umuyobozi w'akarere. Turifuza kumenya ibikorwa ni byinshi, imishinga ni myinshi igamije guteza imbere gusoma no kwandika nk'uko babidusobanuriye, ariko turifuza ku rwego rw'ibanze hariya hasi mu baturage, cyane cyane nko mu karere uyobora. Ibikorwa mu karere kanyu birahari, murabibona? Ese hari icyo bibafasha mu iterambere ry'akarere? Murakoze cyane. Reka tubanze tubashimire ikaze mwaduhaye muri studio, tunashimira abafatanyabikorwa dufatikanya umunsi ku wundi. Iki ni ikimenyetso mu by'ukuri kigaragaza ko gahunda y'akarere kacu ka Rusizi yumvikanye yatujyanemo, tukaba rero twaje kugira ngo tujyanemo n'abafatanyabikorwa aribo REB, USAID, World Vision. Ibyo rero mu by'ukuri iyo urebye ibijyanye na gahunda yo gusoma no kwandika mu karere kacu ntabwo kasigaye inyuma. Akarere kacu ntabwo kasigaye inyuma, nako mu by'ukuri karakataje muri iyi gahunda. Ari nayo mpamvu uyu mwaka gahunda yo gusoma, kwandika no gusoma izizihirizwa mu karere kacu ka Rusizi, by'umwihariko ku kirwa cya Nkombo. Ngira ngo nsuhuze n'abavandimwe bacu bari hariya ku Gihaya, mwazukire hariya ku Nkombo ndetse no ku Gihaya. Urwo rurimi ndatekereza ko abantu benshi nabo abatumva urwo rurimi uvuze ngo iki? Turabasuje, mwaramutse neza. Baravuga ngo wazukire, mwazukire. ngo natwe twabasuhuje wa mugani. Abavandimwe bari ku Nkombo ku kirwa. Yego. Ariko hari n'indi siroga imaze kumenyerwa ivuga ngo enyanya hejuru cyane. Enyanya yo ivuga iki? hejuru cyane. Yego. N'iyi gahunda rero nayo ya literasi nayo twavuga ngo hejuru cyane, literasi enyanya. Yego. Turashima rero ubufatanye mu by'ukuri burimo buturanga hagati y'abafatanyabikorwa bacu ba REB, USAID, World Vision, kuko ubu muri no minsi hari ya masomero nk'uko bayagarutseho. Ubu mu karere kacu tumaze kugira amasomero agera kuri 230 arenga, ariko by'umwihariko ubu tukaba turimo dufatikanya na REB na USAID ndetse na World Vision kugira ngo haboneke isomero rindi naryo rifite standard cyangwa se rifite ibipimo bigezweho. Tukaba rero rirasomero tuzaritaha ku itariki ya 20, akaba ari naho tuzizihiza uriya munsi. Tukaba rero hariya ku Nkombo mu by'ukuri dufite ibyishimo. Urumva umunsi mukuru noneho ugiye kuva i Kigali ukabugeze no muri Rusizi. Tunashimira uburyo babitekerejeho kuba bazenguruka igihugu cyose. Niba uyu mwaka bizihijwe ku Rusizi, umwaka utaha bikaba byajya Rubavu, gutyo bazenguruka igihugu. Rero by'umwihariko uyu mwaka tukaba natwe twiteguye kwakira, akenshi dukunda kuvuga ngo kwakira abanyakigali. Tuzaba twakiriye rero abaturutse mu gihugu cyose ndetse n'abafatanyabikorwa. Murakoze. Yego. Abo ku Nkombo enyanya urumva ko iyi gahunda nayo izabageraho. Hanyuma reka tugaruke ku ruhare cyangwa se uruhare rwa guverinoma. Ubwo ikibazo ndakibaza Donati Ngarukiye Intwari nk'umuyobozi uhagarariye ishami ry'indimi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi REB. Turifuza kumenya muri rusange uruhare rwa leta mu guteza imbere umuco wo gusoma mu mashuri ndetse no mu ngo. Uruhare rwa guverinoma ni uruhe? Murakoze. Leta y'u Rwanda ishyira imbere mu by'ukuri
mu guteza imbere umuco wo gusoma ndetse no kwandika haba mu mashuri ndetse no mu ngo. Kugira ngo rero iyi ntego igerweho, ubusanzwe REB itegura integanyanyigisho. Integanyanyigisho rero ziba zigamije mu by'ukuri mbere na mbere guteza imbere umuco wo gusoma ndetse no kwandika. Integanyanyigisho zimaze gutegurwa, hategurwa noneho ibitabo abanyeshuri bigishirizwamo, ibyo twita text books. Aho tuba twifuza yuko buri munyeshuri mu by'ukuri agira igitabo cye ashobora gusoma kijyanye n'amasomo yiga. Hakabaho no gutegura ibitabo abarimu bakoresha bigisha ayo masomo. Hakabaho noneho no gutanga ibyo bitabo mu mashuri. Ikiyongera ku bitabo abanyeshuri bigiramo ndetse n'ibyo abarimu bakoresha bigisha, hari ibindi twita ibitabo byunganira ibyo ngibyo bigiramo bya text books, ibyo twita supplementary books. Ibyo bitabo haba hakuyemo ibitabo by'inkuru ngufi, short stories. Hari ibitabo birimo inkuru ndende bimenyerewe nka novels. Hariho iby'amakinamico, plays, ndetse n'imivugo. Ibyo bitabo byose rero birategurwa bikorezwa mu mashuri, abana bakabyigiramo ndetse n'abarimu bakabafasha kubisoma kugira ngo barusheho kuzamura ubushobozi bwabo mu gusoma ndetse no kwandika. Ikindi nuko abanyeshuri banatozwa umuco wo kwandika, ko tuzi neza ko iyo wasomye ukanandika, buriya benshi ngira ngo baranabizi bamaze kwimenyera yuko kwandika byo ni no kwihangira imirimo. Mujya mubona abandika amafilime, mujya mubona abandika indirimbo, mujya mubona abandika izo nkuru ngufi, inkuru ndende. Ibyo bitabo byanditswe bishyirwa ku isoko bikagurishwa. Bivuze ngo na wa munyeshuri wanditse ibyo bitabo, igitabo yanditse gishyize ku isoko kikagurwa, atangira gukirigita ifaranga kiri mutoya. No mu itangazamakuru ushobora kwandika inkuru. No mu itangazamakuru kwandika inkuru bakaguha amafaranga. Birumvikana uzi kwandika inkuru neza, urandika ukabona amafaranga. Ubwo rero turashishikariza urubyiruko ndetse n'abanyeshuri batwumva duteze amatwi nonaha muri uyu mwanya, gushishikarira gutangira kwimenyereza gusoma, ko iyo usoma umenya na sitire cyangwa se uburyo bukoreshwa y'abantu bandika, kuri batangira nyine kwimenyereza hakiri kare, mu minsi ibiri bagatangira gukirigita ifaranga. Hanyuma rero intego mu by'ukuri yo kwigisha gusoma ndetse no kwandika ntabwo binodika cyangwa se REB twegeraho twenyine. Niyo mpamvu dukorana n'abafatanyabikorwa mu burezi, ari nayo mpamvu bamwe turi kumwe hano. Dufite ihuriro rihuriyemo abafatanyabikorwa mu burezi, Soma Rwanda, aho dusangamo bano bafatanyabikorwa twabonye: Tunoze Gusoma, World Vision, Uburezi Wacu, Save the Children, Ibitabo Kuri Twese. Abo bose badufasha mu gukangurira ababyeyi, abana ndetse n'urubyiruko muri rusange gushishikarira gusoma, ukunda gusoma no kugira umuco wo gusoma. Si ibyo gusa, banadufasha guhugura abanditsi b'ibitabo, abo twita writers cyangwa se n'abafite inzu z'ubwanditsi, abo twita publishers, kugira ngo bamenye ese mu by'ukuri ni ibihe bitabo byakabaye byandikwa mu rwego rw'uburezi. Ese ibyo bitabo byakabaye byigisha iki? Ko tuzi neza ko nk'u Rwanda twifuza ko mu by'ukuri ibitabo bijyanwa mu mashuri bari ibitabo bisubiza ibibazo igihugu gifite, atari ibitabo bishobora kugezwa mu mashuri mu by'ukuri bikaba byateza ikindi kibazo. Nyuma yo gukora ubwo bukangurambaga, guhugura ubanditsi, abafite amazu y'ubwanditsi, baradufasha mu by'ukuri no kugura ibitabo bimwe na bimwe byoherezwa mu mashuri, ibitabo byo gusoma, ari izo nkuru. Buri mwaka dutanga mu mashuri ibitabo byo gusoma, haba ibitabo bisomerwa abanyeshuri byo twita decodables, ko tuzi neza ko nko muri byiciro by'ibanze, amashuri y'incuke, baba batangira kumenya gusoma, ariko basomerwa inkuru kugira ngo batangire kumva uburyohe bw'inkuru bakiri batoya, batangire gushishikarira kumva ndetse no gutega amatwi izo nkuru. Mu minsi imbere noneho bamara kumenya gusoma bazabasha kwisomera. Iyo tugeze mu bindi byiciro, guhera mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ho dutanga ibitabo bigenanye n'ikigero bagezeho cyo gusoma, kugira ngo umwana asome mu by'ukuri igitabo kigeranye n'ubushobozi bwe. Ko tuzi neza ko hayo umwana igitabo kiri hejuru y'ubushobozi bwe, ntabwo mu by'ukuri abyishimira, ahubwo bitangira kumuca intege. Ikindi dukora n'abafatanyabikorwa dufatanyije ni imurikabitabo.
mu by'ukuri kugira ngo abantu batangire kumenya agaciro k'ibitabo hakiri kare, banamenye ko ibyo bitabo bihari. Tunashishikariza kandi n'ababyeyi mu by'ukuri gutangira kumenya agaciro k'ibitabo no kubigura abana babo kugira ngo mu gihe barimo kwiga bajye babona n'ibitabo bibunganira, atari kumva gusa ko leta y'u Rwanda bazagera ku ishuri bagasanga ibyo bitabo byarateguwe, ariko iyo atashye mu rugo we ubwunganizi mu by'ukuri uwo mwana ahabwa n'umubyeyi we ni ubuhe. Ni uko ibyo leta iba yakoze nk'ibitabo twe dutegura mu mashuri abana bakabikoresha, n'umubyeyi akaba agira uruhare mu by'ukuri mu kunganira uwo mwana we. Ikindi dukora ni ibiganiro mu by'ukuri. Ibiganiro tuba dukora haba kuri televiziyo y'u Rwanda, haba ku maradiyo atandukanye, mu bitangazamakuru bitandukanye, iyo turimo gukangurira ababyeyi mu by'ukuri kumva akamaro ko gusoma no kwandika, nabo basubira inyuma bagakangurira abana babo gusoma no kwandika. Ikindi nuko tuba tunifuza yuko umubyeyi nawe ubwe nawe nasome ubumenyi yabonye gusangiza umwana we, hanyuma wa mwana we abone ko mu by'ukuri ari kumwe n'umubyeyi we. Ngira ngo nk'uko uyu munsi ku itariki 8 Nzeri 2024 umunsi mpuzamahanga wo gusoma ndetse no kwandika, nka leta y'u Rwanda uyu mwaka twifuje yuko mu by'ukuri uyu munsi wahuzwa n'itangizwa ry'ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika. Twebwe gusa ntitwitse ku munsi umwe, ahubwo dufate iminsi 30 ukwezi kwese kwa Nzeri, dukora ibiganiro bitandukanye, mobilisation zitandukanye, kugira ngo abaturarwanda bose muri rusange bamenye mu by'ukuri ese gusoma bimaze iki, kwandika bimaze iki, kugira ngo muri iyi minsi mu by'ukuri abantu bafata umwanya uhagije batangire kongera kumva ko umuco wo gusoma no kwandika ukwiye. Kandi nanone nk'uko meya wa Rusizi yabivuze muri uyu mwanya, turifuza yuko mu by'ukuri umuco wo gusoma utaba gusa hano mu mujyi muri Kigali, ahubwo bigire mu bice byose by'igihugu. Ari nayo mpamvu ubundi buri mwaka umunsi wahariwe gusoma no kwandika dufata umwaka runaka tukajya mu karere tukawizihiza, abaturage bakamenyeshwa, bakaza bakareba ibikorwa dukora. Uyu mwaka rero twatangiye ukwezi uyu munsi ko gusoma no kwandika ku itariki 8 Nzeri 2024, ariko umunsi wo kwizihiza nyirizina umunsi wo gusoma no kwandika uzari mu karere ka Rusizi ku itariki 20 Nzeri uyu mwaka. Tunashimira nyakubahwa Meya Kibiriga wa Rusizi kuba turi kumwe uyu munsi, akaba azanadufasha mu by'ukuri gukangurira abaturage ba Rusizi gukomeza kugira uruhare mu gufasha abana kwitabira ibikorwa byo gusoma ndetse no kwandika, kandi no kuri uwo munsi tukaba tuzifatanya. Ikindi kandi nanone ni uko muri kuno kwezi dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu mu burezi hategurwa amarushanwa yo gusoma ndetse no kwandika, kugira ngo mu by'ukuri turebe n'abana bacu bageze hehe, noneho aho bibaye ngo tubafashe. Ikindi kandi nanone nababwira cyiza nuko ibitabo bandika iyo bimaze kwemezwa bisubizwa mu mashuri, ku buryo umuntu ashobora kubona mugenzi we ko yanditse igitabo bikamushishikariza no kuzandika mu gihe gikurikiyeho. Muri rusange n'ibyo leta y'u Rwanda ikora mu rwego rwo guteza imbere gusoma no kwandika. Murakoze. Yego, murakoze. Wenda ntarakurekura Bwana Ngarukiye Intwari ugifite ijambo, urabisobanuye rwose, urumva ko ni ibintu byiza, ni gahunda nziza mufite, ariko iyo tugarutse mu muryango, mu ngo, ubona bavuga ko ubundi umuco wo gusoma n'ababyeyi ubwabo batawufite. Murabona hadakenewe izindi mbaraga mu guhitura abo babyeyi, kuko urumva ku rwego rw'uburezi mufite ibitabo, mufite imishinga yo gushishikariza abana gusoma, ariko iyo atashye akajya mu rugo abageze mu maboko y'ababyeyi. Mubona abo babyeyi cyangwa se mu rugo iwacu hariya kwa papa na mama, mubona bo nta bundi bukangurambaga bwihariye bakwiye gukorerwa kugira ngo bafate iya mbere mu gutoza abana babo gusoma no kwandika no kubibakundisha? Murakoze. Nk'uko narimaze kubivuga, leta ntabigarukira gusoma mu mashuri, igeraho umuryango mugari, ariho dufiteho n'abafatanyabikorwa mu uburezi wacu, aho noneho turimo kwegereza bariya abaturage amasomero rusange. Ayo masomero rusange akaba ari mu bitabo bitandukanye, ku buryo buri muturage mu murenge, mu kagari ashobora kwegera rya somero ryahakizwe akaba yatira igitabo akagisoma. Ikindi kandi ngira ngo mwabonye Minedike cyangwa se REB ntabwo dukora twenyine, dukorana bya hafi n'inzego zibanze zegereye ba baturage. Ariyo mpamvu turi kumwe na Meya Kibiriga uyu munsi. Muzi neza ko
mu nzego z'ibanze hari inama abayobozi bagirana n'abaturage, izo twita inteko z'abaturage. Aho rero dukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo dukomeze gukangurira aba baturage akamaro ko gusoma. Ikindi buriya navuga, ngira ngo mugenzi wanjye David ari buze kubigarukaho wenda naza guhabwa umwanya, buriya dufite n'abakangurambaga mu tugari ndetse no mu midugudu badufasha gukangurira abaturage kumenya gusoma no kwandika ndetse no kwitabira n'amasomero y'abakuze, kugira ngo nawe utazi gusoma yitabira amasomero y'abakuze ko arahari. Ubukangurambaga barahari? Yego, burakorwa urwego rw'umudugudu. Yego rwose, buriya harimo n'abakorerabushake dufite bakurikirana n'ibyo bikorwa ku rwego rw'akagari. N'ibitabo byaratanzwe mu tugari tw'igihugu dutandukanye, ku buryo uwo mukangurambaga dufiteyo hari iminsi baragenwe. Ubundi mu cyumweru bagenerwa isaha n'iminota 30 abo baturage aho ngaho nyine muri community, kugira ngo nabo bitabire cya gikorwa cyo gusoma. Muri rusange urumva ko ntaho tutageze mu by'ukuri mu gihugu hose dufatanyije, ngira ngo meya bivuze neza nitujyanemo, ntabwo twe nka Minedike twakora twenyine tudafatanyije n'abaturage, cyane ko mu by'ukuri bari abaturage bo bafite abana dushinzwe. Murakoze. Yego, murakoze cyane bwana Ngarukiye. Ariko ngeze kuri Mabano baturutse muri Soma Rwanda, rero kugira ngo wenda usubize umusaruro witezwe mu bikorwa bitandukanye byo muri kwezi kwahariwe gushishikariza abato gusoma no kwandika, ndagira ngo nkubaze ikibazo gito. Ubundi umuntu adasomye gusoma, umuntu adasomye yabiki gusoma bifite izihe nyungu, wenda kugira ngo tuganire ibintu n'abantu babisobanukiwe, gusoma bimaze iki? Reka mbivuge ko gusoma ari ubuzima. Ubundi gusoma ni urufunguzo rw'ubundi bumenyi bwose umuntu yakenera. Ubumenyi tubukura mu bitabo, ubumenyi tubukura muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga aho dukura amakuru. Hari imvugo ngira ngo iri no muri siroga ya hano RBA, ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Amakuru ntiwayabona udasomye. Aha ngaha rero niyo mpamvu dushishikariza cyane, tunashyira n'imbaraga mu gusoma duhereye ku rwego rwo hasi. Ngira ngo ntabwo twakomoje ku nsanganyamatsiko wayivuze utangira ikiganiro, ariko turimo turavuga uburezi bw'ibanze nk'urufunguzo rw'ubumenyi ku zindi ndimi. Uburezi bw'ibanze iyo tubuvuga rero ahanini twibanda kuri ibyo bintu by'ubumenyi bwo gusoma, kubara, ariko ubwo tuvuga muri iki kiganiro cyacu tureba cyane cyane gusoma, tuvuga yuko iyo twubaka ubumenyi bw'umuntu tubuhera hasi, ahanini tubwubakira kuri ubwo bumenyi gusoma, kubara, gukorana n'inyandiko ziboneka, zaba izicapwe, zaba iz'uburyo bw'ikoranabuhanga, ndetse mu buryo bwaguye bikagera no ku gitabo. Aha ngaha rero twumva cyane ko umuntu yubatswe n'ubumenyi, ariko kandi inkingi y'ubwo bumenyi bwose ikaba ari ugusoma. Gusoma kandi nanone biragenda bikaba umuco. Umuco kikaba ikintu kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu. Aha ngaha iyo tuvuga umuco wo gusoma, ni ka kamenyero umuntu agira akabiha umwanya, uko agenda abikora umunsi ku wundi bikagenda biza mu buzima bwe bwa buri munsi. Ni nacyo kintu muri ubu bukangurambaga dufite muri uku kwezi tugamije, ko gusoma bigenda bikarenga kwa kundi tubikoresha twiga, abanyeshuri bashaka amanota, umuntu asoma ashaka amakuru y'igihe gitoya, ahubwo bikagenda bikarenga bikaba ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi. Nicyo ngicyo. Yego, wenda ikindi ugifite ijambo bwana Mabano, warukomoje ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka. Iyi nsanganyamatsiko nyisoma nibajemo ibibazo bitandukanye. Iravuga iti uburezi bw'ibanze ishingiro ry'iterambere ryigisha ry'indimi nyinshi. Urumva harimo kwigisha indimi nyinshi, hakabamo kandi n'irindi jambo uburezi bw'ibanze. Ndashaka kugira ngo dusobanurire insanganyamatsiko uburezi bw'ibanze ndetse naho bihurira n'iterambere ryigisha ry'indimi nyinshi. Indimi nyinshi ndumva harimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa n'Igiswahili wenda bagikoresha. Ngira ngo twagiye tubikomozaho ndetse mbikomojeho muri aka kanya.
uburezi bw'ibanze iyo tuvuga mu mbabarire kuri iyi ngingo nkoreshe ubumenyi bw'ibanze tuvuga mu mvugo dukoresha mu burezi foundational learning. Ahangaha tuba tureba ko buriya ibindi byose nabivuze ubumenyi bwose, nirinze no kuvuga indimi gusa, nkavuga na science, nkavuga ibindi bijyanye n'ubumenyi buhambaye, ibi byose bigenda byubakirwa kuri bwa bumenyi bw'ibanze. Aha turavuga gusoma, turavuga kwandika, bya bindi umwana atangira kugera mu ishuri agahura nabyo ku ikubitiro. Ibyo ngibyo nibyo turi gushyiramo n'imbaraga, ariko tutirengagije yuko nanone uko umuntu agenda yiga mu buzima bwe bwa buri munsi, ahanini agenda yubaka ubumenyi. Uko agenda abwubaka bufite uko bwubakwa kugeza ageze no mu zabukuru. Aha tukaba tuvuga yuko burya gusoma ariyo base, ni umusingi. Ni umusingi wubakirwaho Icyongereza, ni umusingi wubakirwaho Igifaransa, ni umusingi wubakirwaho Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire, ni umusingi wubakirwaho Igishinwa, ni umusingi wubakirwaho izindi ndimi dushobora kurondora uko zingana hano mu gihugu ndetse no hanze. Yego. Tuributsa abadukurikiye, turi mu kiganiro dusangira ijambo. Uyu munsi turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9, akaba ari umunsi mpuzamahanga uhariwe gusoma. By'umwihariko turi kuganira ku ngingo irebana no gutangiza ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika. Muri studio turi kubona abatumirwa batandukanye, ariko mu nyemerere tujye kuri David Rugaju, umuyobozi wungirije wa USAID uburezi wacu. Ngira ngo umuyobozi waturutse muri REB yakomoje ku ruhare rwabo mu bijyanye no gushishikariza abantu gusoma, ariko bahereye mu mashuri ndetse no mu ngo. Mwebwe mwitwa uburezi wacu, aho yanakomoje no muri community ko hari abakangurambaga ku rwego rw'imidugudu bafasha ababyeyi kugira ndetse no gukundisha abana umuco wo gusoma no kwandika. By'umwihariko mwebwe ibikorwa byanyu ndumva byibanda cyane muri community hasi. Ese koko abo bakangurambaga barahari, barakora se, cyangwa bari aho ngaho gusa ntago bari gukora akazi bashinzwe? Murakoze cyane. Mbanze mushimire ko twibukije icyo gikorwa. Uburezi wacu ntabwo ari ijambo gusa, rifite uburemere, rifite ibintu byinshi bikubiyemo. Ni iwacu mu rugo, nabikomojeho mvuga nti hari ugusura abantu mu muryango, ese babayeho bate, bafasha bate umwana. Uburezi wacu ni iwacu mu muryango mugari, muri community aho abantu batuye. Abakangurambaga mu Cyongereza twita community education workers, ni abakorerabushake, bakagenda bagafatanya n'inshuti z'umuryango, aribo basura abana mu miryango kureba uko babayeho, uko bafashijwe. Hakabaho ndetse na community health workers, nabo bagira uruhare. Abo iyo tubahuje tubaha amahugurwa na gahunda neza ukuntu bakurikirana abana, bakurikirana ibikorwa byo gusoma, bahuza abana mu mahuriro yo gusoma, ndetse no gushyiraho gahunda yo gutanga amakuru, ubwitabire, ibikenewe, bakabitanga rwose bihoraho n'amadoni akaba ahari. Ni ibintu nashimira ko abanyarwanda babyitabiriye mu buryo bushimishije. Kubona abantu nta mushahara, nta kindi kiguzi kiri aho ngaho, ariko umuntu arahari, afite telefoni gusa yahawe n'amayinite, arimo arakurikirana uburyo abana bitabira ibikorwa byo gusoma, agatanga amakuru mu turere twinshi cyane tw'igihugu muri community. Ibintu ntabwo bijana ku ijana, ariko turi kubona ibigaragaza yuko abakorerabushake bari gukora akazi keza cyane. Ndetse mu bipimo byagaragaye vuba aha ngaha, twasanze uruhare rw'umubyeyi rwariyongereye kuva kuri 59% bagiraga uruhare ku gufasha umwana muri 2018, ubu bikaba bigeze kuri 72% mu isuzuma twakoze nk'umushinga. Ni ikimenyetso cyiza cyane. Umubyeyi ukuri uherekeza umwana agatira igitabo, akavuga ati se ejo nagaruka ngatira ikindi, ese natira bingahe? Abo ni abakorerabushake
babigizemo uruhare kubona abantu bitabira. Nagira ngo ngire n'ikindi nongeraho. Yego. Vuba aha ngaha mu mahugurwa twatanze ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga bwo kutumva, kugira ngo bagire uburyo bafasha abana babo. Umwe mu babyeyi yatanze ubuhamya avuga ati ni ukuri ubuzima bwanjye bwarahindutse n'umuryango wanjye. Tuti kuki? Ati mfite umwana ufite ubumuga bwo kutumva, ariko aho tuboneye amahugurwa y'ururimi rw'amarenga tubasha kuvugana n'umwana, tubasha n'abarumuna be bamaze gutangira kwiga urwo rurimi. Ubu na nyina ndashaka kugira ngo arwumve, nawe afite ubushake bwo kurwiga kugira ngo tubashe gukomeza kuvugana n'umwana wacu. Umwana yari yarahimbye ururimi, bimwe tukabyumva, tutabyumva ukabona acitse intege akikomereza ubuzima, tukabaho nk'abantu batabanye nawe. Atari ku buzima bwe bwarahindutse, aho dutangiye kwiga ururimi rwe nawe akabaza urwacu, tuvuga ururimi rumwe. Urwo ni urugero. Ni ukuvuga muri iyi nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, ubwo nkoreshe theme y'uyu mwaka yo ku isi hose, mu Cyongereza the theme is promoting multilingual education to foster mutual understanding. Ukuvuga yuko kuzamura indimi nyinshi zishobora kwifashishwa kugira ngo abantu babashe gushyikirana, babashe kumvikana, babashe kumenya icyo undi akeneye n'icyo undi akeneye. Ibyo turimo kubigeraho ngira ngo, ariko dusaba n'abantu kubishishikarira. Ururimi rw'Icyongereza leta iri gushishikariza abantu gukoresha no kwiga n'izindi ndimi. Ntabwo ari igihombo kuri twebwe, ahubwo ni amahirwe kuri twebwe, nta gihombo na kimwe. Ubwo rero nkasaba n'abantu baduteze amatwi gutekereza ku rurimi rw'amarenga. Narwo ni ururimi dukunze kurwibagirwa. Ururimi rw'Icyongereza, ururimi rw'Ikinyarwanda, Igiswahili, Igifaransa, izo ndimi ni indimi zikoreshwa hano, zadufasha kurushaho kwihutisha ibyo dukora, twumvikana neza mu buryo bunoze. Ndakoresha amagambo wahoze ari umuperezida wa Amerika. Obama yaravuze ati literacy is the most basic currency for the knowledge economy. Ni ukuvuga niba ukoresha amafaranga kujya ku isoko guhaha, ifaranga ukeneye gukoresha guhaha ubumenyi ni ukumenya gusoma no kwandika byibanze. Niryo rizagufasha guhaha ubumenyi. Ni ukuvuga nta gitangira. Buri muntu wese ushoboye yakagombye kugira uruhare rushoboka kugira ngo dufashe abana aho bari. Twavuze amasomero, ni isomero rimwe mu karere, abana ni ibihumbi. Ntanze nk'urugero isomero rya Ngoma n'irya Gisagara ndetse na Rubavu. Iyo ngiye ndeba imibare, mu cyumweru kimwe abana 1000 baba banyuzemo. Abo bana 1000 ni benshi cyane. Isomero ntabwo ari rinini cyane. Bivuze yuko bishobotse twashora nta gihombo kirimo mu gushora muri ayo libraries. Undi muhanga yaravuze ati whatever the cost of our libraries, the price is cheaper compared to that of an ignorant nation. Yitwa Walter Cronkite. Icyo yavugaga ngo nubwo twumva ngo amasomero arahenze, igihenze cyane ni ukugira abaturage batajijutse. Nicyo gihenze cyane. Ubwo rero ari amasomero dukomeze tuyabungabunge, tukomeze no gutekereza uburyo bundi bwo kongeramo ibikoresho no kongeramo bari abakorera bushake, bari bayakoramo n'abakorera bushake. Tutekereza uburyo bwo kugira ngo tuve ku bayikorera bushake badahembwa, ahubwo tugira abakozi bahoraho bahembwa babijijukiye. Nashimira Kigali Public Library yagiye dufasha kubahugura kugira ngo bagire ubumenyi bw'ibanze bwo kuyobora ayo masomero. Nashimira n'abayobozi b'uturere mbasaba ko bashyiraho umukozi uhoraho
bahereye kuri abo ngabo wenda bakanongeramo abandi. Hakabaho no gutekereza uburyo ibikoresho by'ayo malibrary byahora byiyongeramo, za interineti zigahora zirimo kugira ngo abana babashe kubona ibitabo kuri za tablets tuba twarashyizemo. Abakorerabushake rero hari ayandi mahirwe ahari, ndabashimira cyane nivuye inyuma, kuko amukorerabushake nta bundi nta jindi shimwe bamuha, barahari ni benshi rwose, n'ubu umanutse wasanga bakoranyije abana. Ubwo rero icyo mugenzi wacu yavugaga muri REB niko bimeze, ariko turashimira rwose abakorerabushake. Hakaba hari amahirwe, ngira ngo hari abantu benshi babateze amaso, ariko barimo gutekereza uburyo bwo kuzabegera bakagira ibindi bakorana nabo. Koze. Yego, murakoze Bwana Rugaju. Tukiri kumwe n'abahagarariye USAID mu mishinga USAID itandukanye, turi kumwe na Bwana Ndahayo Protegen, umuyobozi mukuru wa USAID tunoze gusoma. Ndifuza kugira icyo uvuga ku ruhare rwa USAID mu guteza imbere ubumenyi bw'ibanze, aribyo bise foundational learning mu rurimi rw'icyongereza. Guteza imbere ubumenyi bw'ibanze mu mashuri, uruhare rwa USAID ni uruhe? Murakoze cyane. Bakomeje kubigarukaho, uburezi bw'ibanze ni umusingi. Wigeze no kubaza ngo bisobanuye iki iyo tuvuze uburezi bw'ibanze? Ni kiriya cyiciro ngira ngo wenda umwana atangira kwiga n'ubundi akivuka gukomeza n'urugendo, ariko wenda twe nka tunoze gusoma aho dukorera cyangwa muri rusange amashuri mu Rwanda atangirira mu buryo buri nabyita fomo cyangwa mu buryo bunoze, ni amashuri y'incuke n'amashuri n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Uburezi bw'ibanze rero ni ibyigirwamo byose, mugenzi wanjye Mabano yabigarutseho, ni ngo imibare, ikinyarwanda, ariko tukibuka ko dufite ururimi nyine ruduhuza abana, bigarutseho nabyo ikinyarwanda by'umwihariko. Ni ururimi abana baza bavuga, ni ururimi mu ndirimbo yubahiriza igihugu baravuga ngo ururimi rwacu ruraduhuza, bikadufasha kubaka umuco no kubana neza, nk'uko bakomeje kugaruka kuko n'insanganyamatsiko ari kwiganisha. Rero ibyo dukora nk'uko mwari mutubajije, ni ibiki USAID tunoze gusoma by'umwihariko ikora muri kiriya cyiciro. Nigeze kubigaruka kuko gahukare ni ukuvuga ngo imyigishirize muri kiriya cyiciro ni gute yanuga tukizera ko haboneka umusaruro ushimishije, kuko hari ugize kuvuga ati hari igihe basoma ntitumenye ibyo basoma, naho dutangirira. Imfashanyigisho n'imyigishirize nibyo twibandaho cyane, tukareba ngo ese ibyo biga, uko babasuzuma biranoze, kugira ngo nyine abana batamara umwanya mu ishuri ariko ntibagire ikintu bavanamo. Icyo ni kimwe. Hari naho mugenzi wanjye Donati yigeze kuvuga ati duhugura abandika ibitabo, kugira ngo tugakora amabwiriza yo kwandika ibitabo tukanabahugura. Nk'icyo twakoze nigeze kuvugaho kare mbere, ni uko mu guhugura abandika ibitabo bari abapublisha cyangwa bari abafite inzu z'ibitabo n'ababigurisha, ntabwo tubahugura ngo birangiriraho. Ni urugendo twatangiranye, nk'urugero mu mwaka wa 2022 turabahugura, twemeza amabwiriza yuko amahugurwa ibitabo by'abana byandikwa, REB irabyemeza. Imaze kubyemeza turabahugura, tumaze kubahugura tunabafasha mu rugendo rwo kwandika ibitabo. Rero mu kindi dufasha muri izo mfashanyigisho ni ukongera ko zigera ku ishuri. Turimo rero turateganya nko muri uku kwezi kwa 10 nibura kugiye gutangira, muri buri shuri tuzabonamo haziyongeramo ibitabo by'inyongera, nibura buri shuri ryose mu Rwanda turimo turateganya kugura ibitabo, ku buryo buri shuri rizagira ibitabo bigera ku 100 bitandukanye by'inyongera muri icyo cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Icyo ni kimwe, kongera imfashanyigisho, nicyo nagarutseho. Ariko ireme ry'imfashanyigisho ni gute igitabo cyari gihari na curriculum inoze neza, dushimira na minisiteri ko dufite competence based curriculum, ni ukuvuga ngo biranditse birateguye, ariko ari uko mu kwegera mwarimu kugira ngo abyumve ko n'ubushyira mu bikorwa ni ya mahugurwa twagarutseho. Mbere yuko tuyakora tukorana na REB tukareba ngo ni ibiki twanoza kurushaho cyangwa twakongeramo imbaraga. Fashe nk'urugero, ngarutse cyane ku byo na Donati yanagarutseho, ni ibiki umwana asoma, ariko se ni ibiki yiga mu ishuri. Nk'urugero muri competence based curriculum cyangwa iriya nteganyanyigisho ishingiye ku bushobozi, ni uko bateganya ko umwana yiga ariko akagira ubumenyi bufatika, ubushobozi bufatika mu byo yiga. Ariko tukongeramo muri kwa kundi hari nk'icyo twongeyemo twakoranye na REB, ni icyo bita nuvuga ngo inyandiko cyangwa inyandiko twemeje y'inyongera kuri iyo curriculum y'amabwiriza yo kwigisha ubumenyi mbamutima n'imibanire, kuko bya bindi asoma kwa kundi yiga, nibyo bita social emotional learning mu cyongereza. Ubu nicyo natinze shakisha kubishyira mu kinyarwanda neza. Social emotional learning ni ukuvuga ngo niba umwana yiga gusoma, turabyita gusoma nibyo, kuko banagarutse ku ntego ivuga ngo tubane mu mahoro cyangwa tuganishe ku buryo abana babana. Ibyo basoma baramenya gusoma nko gusoma inyandiko, ariko si yabisomye aradevelopa
imitekerereze ihanitse yagutse, kumenya gukemura ibibazo, kumenya kubana n'abandi. Nuvuga ngo tuba tureba ngo ariga gusoma nibyo, ariko tunareba ngo ni ibiki bivamo, ni iki kivamo kugira ngo yumve neza uko azabaho nk'umuntu, kuko turamureba nk'umwana muto. Nibyo warubaje ngo foundation learning niwo musingi utubatswe neza kandi n'ibintu byumvikana, kuko iyo bidatangiye neza nyine birangira nabi. Nyirago Gerviana bigarutseho cyane, uriya muntu nutamenya gusoma muri ya myaka mito niko banavuga, nutamenya gusoma hakiri kare n'ibindi ntibizakunda, nyine ntabwo uzaba umunyamategeko, ntibyashoboka utaramenye gusoma, kuko abanyamategeko basoma byinshi, umuganga asoma byinshi. Nuvuga ngo ni uriya musingi udakozwe neza, tudafasha abana ngo tubategure neza hakiri kare, ntacyo nyine twakwizera. Ni naho tubona ko ari wo musingi w'iterambere twifuza mu myaka nyine iri imbere. Niyo mpamvu twakira izo mbaraga. Wenda ngarutse nanone ku bindi dukora, mwari mumbajije muri ayo mahugurwa y'abarimu, ikindi twibandaho nagarutse ku bijyanye n'amasuzuma, ariko reka ngaruke ku bayobozi, kuko bakomeje kugaruka ku ruhare rw'abayobozi. Kugira ngo ibintu byose bigende neza, mu by'ukuri abonye ko ubuyobozi ni ingenzi mu byiciro byose. Noneho icyo dukora, duhugura n'abayobozi b'amashuri kugira ngo bumve neza, baha imbaraga. Hari igihe tutangira muri iyi mishinga itandukanye ya USAID nk'uko babibajije, bari bazi ko mu wa mbere hajyamo umwarimu udafite wenda ubushobozi buhagije, ko wenda batumva neza ko ari wo wa musingi, rya jambo umusingi twagarutseho, bakumva ko mu wa mbere hari washyiramo umwarimu agakina n'abana, cyane cyane ndetse no mu mashuri y'incuke. Tunashimira ko byagiye bihinduka gahoro gahoro, ariko bakumva ko atari ho hakeneye imbaraga, nyamara twe tuzi ko ari ho hakeneye imbaraga. Hari ibyahindutse byakozwe, noneho tukavuga ngo ibyo turimo gukora rero ku bayobozi ni amahugurwa yabo, ni gute bafasha mwarimu, ni gute bamenya ko mwarimu wahuguwe aguma aho ngaho, ndetse n'ubuyobozi bw'uturere bukadufasha, ndetse n'umurenge, kugira ngo nibura abashinzwe uburezi mu turere tunabashimira ko badufasha, ko turafatanya kugira ngo ibyo dukora bitaza kwangirika, mwarimu adahugurwa agahita avamo kuko twamuhaye ubushobozi buhagije. Noneho icyanyuma, wenda cyane cyane uvuze ibyo dukora bitandukanye turimo gukora muri ino minsi, ngarutse nigeze kugaruka ku mahuriro y'abarimu, ariho dusaba ko abayobozi bakomeza gushyira imbaraga n'ahandi. Amahuriro y'abarimu ni uko dushaka ko mwarimu, twanabigarutseho gusoma ariko no kwiga, reka mvuge gusoma tubihuze no kwiga. Gusoma bitangira umwana akiri muto, ariko binahoreho mwarimu akomeze yiga cyangwa yungura ubumenyi, kuko isi irahinduka, iterambere riragaragara ko rigenda rituma tubona byinshi. Rero muri aya mahuriro y'abarimu duhuguraho abarimu, icyo narimo mvuga turimo gukora nk'uyu munsi, uyu munsi ubwawo, ejo n'uyu munsi dufite abarimu barenga 200 bari i Muhanga, turimo gutegura kuzahugura abandi barimu. Turatagetimbo kugera ku barimu 25,000 byose, abarimu bigisha amashuri, icyiciro cya mbere amashuri y'incuke n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, mu kumva neza, kuko twavuze ku gusoma, ariko no kumva neza uko bigisha za nsanganyamatsiko zagutse, harimo nyine ibyo twise social emotional learning nk'uko nabivuze, imba mu mutima n'imibanire, kugira ngo babyongere mu masomo, kumenya kwigisha, kwimakaza ireme ry'uburinganire no kudaheza. Ibyo byose turimo turahugura abo barimu, ubwo birakomeza muri no weekend, ubwo twatangiye ikurikiyeho, ubwo dufatanye n'umwanya kugira tutanabangamira amasomo. Tunashimira ko abarimu babyitabira kandi tugakorana neza, dufashwe n'ubuyobozi bwa REB ndetse n'inzego z'ibanze, kugira ngo twemeze dufashe ba barimu. Urumva ko ari urugendo, dukomeze kubafasha kwiyungura ubumenyi. Cyanyuma navuga cyane cyane kijyanye n'icyo mugenzi wanjye yavuze, hari amashuri ayoborwa na komite z'ababyeyi. Ubwo nabyo nagira ngo wenda ngaragaze cyane cyane ku ruhare rwo gusoma, nicyo twakoze muri iki gihe, turimo no gukomeza gushyiramo imbaraga. Twatangiye guhugura abagize komite z'ababyeyi n'ubuyobozi bw'ishuri, tugafata umuyobozi w'ishuri na perezida wa komite y'ababyeyi, tubahugura ku bijyanye n'iki by'umwihariko. Twabahaye inyobora, kuko twavuze ngo bakora, ariko iyo tuvuze ngo umuntu akora, icyo tugamije twebwe ni ukubaka ubushobozi. Ntabwo tubabwira ngo mugende mukore ngo ni byiza, ahubwo tunabereka intambwe bakurikiza. Amahugurwa rero abayobozi b'amashuri, abayobozi b'imirenge, b'uburezi mu mirenge, ndetse n'abayobozi ba komite z'ababyeyi, kuko twanasanze ari badakunda wenda batajyaga bahurira hamwe cyane, nuko twagira ngo bumve mu gusoma ni ibiki byagombye kuba bikorwa ku ishuri. Ese wamugana amasomero, kuko banabivuze, amasomero abera muri community, ariko se ni gute bihura n'ibera ku ishuri? Ariko icyo cyane twari tugamije no kuvuga ngo perezida wa komite y'ababyeyi mu gihe bafata imyanzuro, hari ibyo bafata imyanzuro ku bijyanye na budget n'ibindi, banabe bumva n'akamaro ko gusoma. Ariko twatumeje no kubereka ngo nimba ushaka wenda kuvuga ngo amarushanwa yo gusoma muri gahunda z'ishuri, batangiye batekereza batari kubakiramo wenda muri gahunda z'ishuri z'umwaka, washyiramo n'ibikorwa byo gusoma, washyiramo amarushanwa yo gusoma, washyiramo n'ibindi, donc bumve neza. Ariko nituyashyira mu bikorwa bite, niba twashaka kubakira ubwo bushobozi, twakoze mu turere 10 mu mwaka ushize, mu kwa 10 turajya muri 20 dusigaye. Ni urugendo tuzakomeza gukoraho kugira ngo nibura, kuko ubuyobozi, ubwo nigatse ku ijambo ubuyobozi ni ingenzi cyane, ko dukomeza no gufasha abayobozi kugira ngo bumve neza uruhare rwabo mu gufasha ibyo bikorwa bitandukanye byo gusoma. Wenda nabangarukiye, murakoze. Bwana Ndahayo, ukomoje ku bayobozi, ariko ndifuza kugira icyo ubwira ababyeyi badukurikiye ku bijyanye no kubashishikariza
gufasha abana kunoza gusoma, kuko hari ugusoma gusa ariko hari no kubinoza. Ushobora gusoma ibintu ntubyumve, ariko iyo ubashije gusoma ukabyumva, nicyo wenda ntekereza aricyo mwise kunoza gusoma. Nicyo ababyeyi badukurikiye aka kanya basabwa. Yes, murakoze cyane. Uruhare rw'ababyeyi rwo ni ingenzi cyane cyane nk'uko bakomeje no kubishimangira, kuko muri cyo umubyeyi asabwa mbere na mbere nuko twanabigarutseho, nuko yagombye kohereza umwana ku ishuri. Tunabwira amashuri azatangira ejo, wenda n'ubundi butumwa baza gukomeza gutanga, ariko tusaba ko nyine abana bagera ku ishuri ku gihe. Niyo ngo umubyeyi agategurira umwana ko agera ku ishuri ku gihe, akitabira ishuri, ariko akanibuka ko hari ibyo twagiye tubona, wenda ngarutse muri experience twanyuzemo, ukabona umubyeyi rimwe na rimwe ntiyibutse no kugurira umwana igitabo. Tuvuge ko afite ubushobozi, nibyo nagarutse ngo dufite ibitabo bitandukanye biri mu muryango, ariko nkagaruka mvuga ngo uruhare, icyo nasaba ababyeyi by'umwihariko, buri mugoroba buri munsi hari icyo twigeze gukoresha, hari isiruka twakoresha cyangwa tusaba ko iminota 15 umwana asome. Niyo akenshi ababyeyi bacu bazi gusoma, ni namarwe kuko benshi bazi gusoma, n'ubundi babafasha gusoma bakanabakurikirana. Icyo ni kimwe twabasaba, fasha umwana wawe ageze mu rugo, umufashe, umukurikirane, urebe ibyo yize, unamufashe gusoma nk'uko bikwiye, ndetse umusabe gutira ibitabo nawe abizana bisome. Ariko nimba utaramenya gusoma, kuko birashoboka ko hari umubyeyi waba utaramenya gusoma, gukurikirana umwana ukamusaba ngo nsomera ibyo wize ku ishuri, nsomera igitabo runaka, birashoboka. Ariko cyane tugaruka ku bafite n'ubushobozi, bongere nabo bagira uruhare, bagure ibyo bitabo kugira ngo abana babone ibyo gusoma. Mbese mu yandi magambo, icyo nashimangira cyane nuko umubyeyi n'ipfundo, kuko natohereza umwana amwohereza ku gihe bizatugura kugira icyo dukora, ariko natanamufasha ari mu rwa mushakira iby'ibanze, biragura kubona aho duhera. Hari naho twajyaga dusura nk'amashuri navuze n'ibitabo gusa, ugasanga umwana wenda yaje adafite ikaramu, ubwo mwarimu yari afite umwanya wo kumwisha kwandika, ariko mwarimu arimo aramushakira n'ikaramu. Dusaba ngo ababyeyi bumve uruhare rwabo, ariko mu gusoma by'umwihariko bafasha abana, babegere, bakurikirana ibyo biga kandi babunganire aho bikwiye. Murakoze. Aricyo mugenzi wawe David Rugaju ashaka kongeraho. Murakoze cyane. Arakoze Protogene. Nagira ngo nsabe abadukurikiye, abafite ubushobozi bazi gusoma Ikinyarwanda neza, bafata umwanya basomera abana inkuru mu buryo bwiza, ku buryo umwana yumva akayikunda. Umwana iyo umusomeye inkuru neza agusaba kwisubiramo, ako kanya tuwayisubiramo, bivuze yuko aba yabikunze. Kimwe nuko umwana iyo umuhaye akantu keza akakarya kumva karyoshye, agusaba kandi. Abana bacu bafite inyota yo gusomerwa. Abantu bafite ubushobozi rwose batera intambwe, bafata umwanya basomera abana inkuru. Banabafashe kubatirira ibitabo. Ahantu henshi niba atabashije kugura igitabo, kuko amafaranga yenda ntabwo abonetse buri gihe cyose, ariko hari ibitabo hirya no hino mu masomero rusange nk'ayo twagiye tuvuga, turimo kubara 15, harimo n'ayandi asanzwemo. Batira ibitabo bajyanira abana. Niba hari umwana uzi gusoma mukuru mu rugo, asomera inkuru barumunabe, barayikunda. Begere umwarimu, ari abarimu bazi gusoma inkuru, begere abanyamadini. Ngira ngo nta mukristo ukunze guhagarara imbere y'abakristo ngo asengeshe azi yuko abantu be bakwiriye gukurikira ijambo ry'Imana, ngo abime umwanya wo kubasomera inkuru nziza wenda yanditse mu ijambo ry'Imana. Ariko aho ngaho hari aba barafashe Bibiliya mu mutwe, wenda ntabwo aricyo nshaka kugira ngo tugarukeho. Ubutumwa bwawe burumvikana. Ni ukuvuga ngo n'uruhare rwa buri wese, bagasomera abana inkuru bakabyumva, ndetse abo bana bakabakundisha no gusoma. Icya gatatu, babaherekeze. Umwana ushaka kujya mu ihuriro ryo gusoma, anamushishikarize, n'ubifitemo ubunebwe amushishikarize kujya mu mahuriro yo gusoma. Hariyo abafashamyumvire bahuguwe, babikora neza cyane. Bafata intambwe, batera intambwe, bamugezeyo, bicarane nawe, barebe ukuntu umufashamyumvire ari gufasha abana muri ayo mahuriro yo gusoma. Ni ahantu habera ibintu byiza, ku buryo bihinduka umuco, kumva yuko n'umubyeyi wanjye yakundaga kunjyana mu mahuriro yo gusoma. Nawe igihe kiragera agashishikariza barumuna be, agashishikariza n'abazamukomokaho. Bwana Rugaju, ugifite ijambo, ukomoje ku kintu cyo kuvuga ngo ibitabo hari abafite ubushobozi babigure,
ariko ndifuza kumenya icyo utekereza kubavuga ko ibitabo bimwe na bimwe bihenze, usanga wenda n'ubushobozi bw'abanyarwanda bo hasi kwigondera igitabo biba bitoroshye. Ikiguzi cy'ibitabo ugitekerezaho iki? Murakoze cyane. Ikiguzi cy'ibitabo kiracyari hejuru. Mu mushinga w'ibitabo kuri twese nawo uterwa inkunga na USAID, twishimira cyane kuko uruzuzanya n'imishinga uko ari yombi. Bo barareba kuzamura ubushobozi bwa private and public actors, abikorera ku giti cyabo ndetse n'inzego zibishinzwe za leta, kugira uruhare rugaragara kugira ngo uburyo bwo gutegura gahunda no kujera neza gahunda igamije kugeza abantu ku bitabo kugira ngo babashe kubibona ibe inoze. Birumvikana ibiciro by'ibitabo bizakomeza kuzamuka kubera uko ubukungu bw'isi bumeze, ariko igihe dushyize ibitabo mu masomero ntibyicaremo ngo bibe bibitswemo gusa. Nibyo navugaga, umubyeyi afitera intambwe agende atira igitabo, ni ibyabo, niyo mpamvu biri hariya. Shimira USAID rwose kuba yaradufashije kugeza ibyo bitabo ku baturage, biri aho ngaho muri iryo somero rusange. Ndetse n'abayobozi bari aho ngaho bagakangurira abantu kwitabira gutira ibyo bitabo, ntibigume muri turiya tubati bibitse gusa. Uratira igitabo ukandika ukakijyana, umwana agasoma, icyo gihe naho utashoboye kukigura ariko ubashije kugira amahirwe yo kukigeraho. Wenda hakabaho n'iyindi gahunda muri mudasobwa cyangwa muri tablet cyangwa se no muri telefoni, harimo ibitabo biri online, ibyo twita biri online, biri ku mbuga nkoranyambuga by'ikinyarwanda byanditse neza, bikorwa na NABU ni umufatanyabikorwa nawe ukora ibitabo by'ikinyarwanda akabishyira ku nkoranyambaga kuri internet. Ibyo bitabo ni byinshi cyane. Umwana ushatse gusomerwa inkuru, umubyeyi abasha kuba afite tablet ariko akavuga ati amafaranga yo kugura ibitabo sinayikoze, cyangwa telefoni barayimuhaye ku kazi ariko abasha kuba yashyikira ibitabo agafasha abana bakagera kuri ibyo bitabo. Ni byinshi cyane byiza, bishushanyije neza, bifite inkuru nziza. Ni ukuvuga hari uburyo bwinshi butandukanye bw'umuntu udafite ubushobozi bwo kugura igitabo kuba yabona igitabo. Icyo mbakangurira gutera intambwe, kureba aho ibyo bitabo biri, bakabigeraho bakabishyikiriza abana. Wenda nkunganiye, ntabwo byaba ari n'urwitwazo kuba igitabo cyaguhenda, kuko igihenze ni ubumenyi bw'umwana, kuko icyakubabaza nuko wenda uwo mwana yakora ntagire icyo yimarira. Ngira ngo kuba washora imari ugura ibitabo kugira umwana asome afunguke mu mutwe, nicyo kintu cy'agaciro kurusha uko wavuga ngo ibitabo birahenze. Ngira ngo ikiguzi cy'ibitabo byo nubwo gihari ariko ntabwo byaba urwitwazo ku babyeyi. Hanyuma reka twigarukire ku nkombo. Inyanya Bwana Meya Kibiriga, nyakubahwa Meya, turifuza kumenya uko mwiteguye by'umwihariko kwizihiza uyu munsi. Uyu munsi turawuzihiza ku rwego mpuzamahanga, ariko by'umwihariko mu Rwanda uyu munsi uzizihizwa ku itariki 20 mu karere uyobora, by'umwihariko ku nkombo ku kirwa. Mwiteguye mute? Navuga ngo birashyushye, abaturage biteguye kuzakira abashyitsi hariya ku nkombo, ariko byabanjirijwe n'iminsi tuvuyemo yo guha amasertifika bamaze iminsi bari mu isomero basoma, biga kwandika no gusoma. Akaba ari igikorwa kimaze iminsi twari turimo. Ikindi ni ikijyanye no gusoza iriya somero ririmo ryubakwa ku nkombo ku bufatanye n'abafatanyabikorwa aribo REB ndetse na USAID na World Vision. Ubu imirimo irimo irarimbanije, kandi noneho nk'uko uyu munsi wabaye umunsi w'imbarutso wo gutangira ku mugaragaro kwezi kwahariwe gusoma no kwandika, ntekereza ko barimo baranakurikira, barimo bandika amamesaje ati mudushakire ibitabo mu midugudu, mutwongerere ibitabo. Akaba rero mu by'ukuri bafite inyota, bongeye kugira inyota yo gukomeza gusoma ndetse no kwandika. Abaturage ubu bamenyeshejwe ko gahunda ziriho, ubutumire burimo burasohoka ku batumirwa bose,
noneho naho tuzakorera naho ku kibuga cya hariya hafi hariya ku Nkombo mu by'ukuri abantu barimo baritegura n'indirimbo zirimo zirahangwa kugira ngo mu by'ukuri umunsi uzabe ushyushye, kuko iyo tugeze muri Rusizi nyine ni nyanya, ibintu byose ni hejuru kandi by'umwihariko bikaba bizanabera ku Nkombo, n'ururimi rwacu rwa hariya ku Nkombo narwo rukaba mu by'ukuri rwarahawe agaciro. Byumvikana ko nk'uko insanganyamatsiko ibivuga, ikigamijwe ni uko indimi zose zihabwa agaciro kandi bigamije kugira ngo bitume abantu babana neza. Imyiteguro ni uko ihagaze. Ururimi rwo ku Nkombo rwitwa gute? Hari abavuga ngo amashi, abandi amahavu, ariko byose biruzuzanya n'ubundi biterwa n'aho ruvugirwa. Birahura n'insanganyamatsiko irigisha ry'indimi nyinshi, uburezi bw'ibanze ishingiro ry'iterambere ryigisha ry'indimi nyinshi, nabo ku Nkombo baribonamo. Ubundi iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo izo ndimi nyinshi zihabwa agaciro bigamije iki? Ya mibanire myiza. N'abanyenkombo rero nabo baribonamo cyane ko mu by'ukuri abanyenkombo indimi zose barazivuga, bavuga Icyongereza kiravugwa ku Nkombo, Igifaransa kiravugwa, Ikinyarwanda kiravugwa, amahavu aravugwa, ku buryo mu by'ukuri izo ndimi zose zikoreshwa kugira ngo abantu babashe kubana neza. Biteguye ko kuri uyu munsi ku itariki 20 tuzumva izindi ndirimbo nk'izo twumvisha ubushize zatumye nyine ku Nkombo hamenyekana cyane. Nibyo banavuze ngo ni promosiyo yo kugira abantu basome banandike bijyanye no guhanga, kuko buriya urebye inyungu tubona muri literacy ni nyinshi abantu wenda baza kubona umwanya wo kubikomozaho, ariko harimo no guhanga udushya. Mu by'ukuri ntabwo ushobora kujya guhanga udushya udafite izo skills zo kuba wakandika, zo kuba wanasoma, biraza kuzamura bwa bumenyi bwo kuba wahanga. Bivuze ngo rero ejo bundi twiteguye kubona izindi ndirimbo nshyashya, nk'uko mu gihe cy'amatora naho hari za egana kugana, zose ni indirimbo zigenda zihimbwa bitewe na event ihari. Yego, Bwana Kibiriga, bakomeje kugenda bavuga ngo muri community harimo abo twakwita nk'abakangurambaga bagamije gufasha ababyeyi gushishikariza abana babo kugira umuco wo gusoma. Ese abo bantu urababona mu karere ka Rusizi barahari? Abakangurambaga mu by'ukuri mu karere ka Rusizi barahari. Dufite abakangurambaga bafasha abaturage kumva akamaro ko gusoma, noneho banakangurira abana kwitabira amashuri, banakangurira n'abandi nabo kwitabira library, amasomero, ndetse noneho si nabo gusa, kuko buriya n'uruhare rw'urubyiruko, uruhare rw'aba youth volunteers ntabwo dushobora kurusiga mu by'ukuri, tunaboneraho umwanya wo gushimira araba mu gihugu hose, ariko by'umwihariko urubyiruko rwo mu karere kacu ka Rusizi mu by'ukuri uburyo badufasha muri gahunda zitandukanye, ndetse no muri gahunda ijyanye no gukangurira abana kwitabira gusoma, ndetse n'ababyeyi. Nk'uko banabivuze mu by'ukuri gusoma ntabwo ari umuco w'abana gusa, gusoma ahubwo bikwiye kuba mu muco wacu nk'Abanyarwanda, mu muco w'umuntu uwo ari wese, yaba umwana natwe ubwacu. Nuko muri iyi minsi usanga ikiriho ari za interineti cyane kurusha uko umuntu yafata igitabo agasoma, ariko biradusaba nyine bwa bukangurambaga bukomeje, cyane nkatwe mu nzego z'ibanze tuba twegereye abaturage. Niyo nshingano nyamukuru mu by'ukuri kumobiriza abaturage muri gahunda zose zishobora gutuma batera imbere, ari nako gutera imbere ku gihugu cyacu. Yego, arakoze Bwana Kibiriga. Ariko wenda tukiri ku mwihariko w'akarere ka Rusizi, by'umwihariko ku kirwa cya Nkombo, yabikomojeho ko hari ururimi shami, ntabwo ari ururimi ubundi twakwita nk'ururimi nk'izindi, barwita ururimi shami rwitwa amahavu. Yabikomojeho, turifuza kumenya nka Minisiteri y'Uburezi, by'umwihariko nk'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi REB, ni iki mukora mu buryo bwihariye gifasha abantu bo ku Nkombo kugira ngo bamenye ururimi
rw'ikinyarwanda ariko batabangamiwe n'ururimi rwabo urwo twita ururimi shami rw'amahavu. Niki niye porogaramu cyangwa se n'ubuhe buryo bwihariye nka leta ifasha bari abantu bo ku nkombo kugira ngo bamenye ikinyarwanda bakimenye kugisoma ariko batabangamiwe n'ururimi rwabo gakondo cyangwa se urwo rurimi shami? Murakoze. Twebwe nka REB cyangwa se Minisiteri y'Uburezi, nibyo koko turabizi neza ko mu karere ka Rusizi ku nkombo abana bahavuka bakoresha ururimi shami rw'amahavu, ariko ni Abanyarwanda. Ni Abanyarwanda mu kwiga rero bakurikiza no muri gahunda y'igihugu, bakurikiza integanyanyigisho zateguwe ku rwego rw'igihugu, bakiga Ikinyarwanda. Ariko nk'uko tubizi iyi nsanganyamatsiko iravuga ngo uburezi bw'ibanze ni ishingiro ry'iterambere ry'iyigishwa ry'indimi nyinshi. Bivuze ngo rero Mineduc cyangwa se na REB muri rusange duha agaciro kumenya indimi nyinshi, kuko buriya umuntu azi indimi zirenze ururimi rumwe aba afite amahirwe menshi kuruta umuntu ufite ubumenyi ku rurimi rumwe. Kuko twajya mu kwiga turabizi neza ko Abanyarwanda bajya kwiga mu mahanga, aramutse azi Ikinyarwanda cyonyine gusa cyangwa se akaba azi ururimi shami gusa rw'amahavu, akajya kwiga tuvuge aho bakoresha ururimi rw'Icyongereza, ntabwo yabasha mu by'ukuri kubanza guhita akomezanya amasomo yakigerayo, bamusaba kubanza kwiga rwa rurimi yasanzeyo. Niyo mpamvu rero nk'Abanyarwanda duha agaciro mu by'ukuri izo ndimi zombi ko ari ebyiri, ariko nk'uko tubizi ururimi rw'Ikinyarwanda ni ururimi rw'igihugu kandi ni ururimi rubumbatiye umuco wacu nk'Abanyarwanda. Niyo mpamvu buri munyarwanda wese aba agomba kumenya urwo rurimi. Niyo mpamvu rero mu karere ka Rusizi ku kirwa cya Nkombo ururimi shami rw'amahavu turarwemera, turanuha n'agaciro, ariko nanone tukanashishikariza buri muturarwanda wese no kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero dukora iki kugira ngo ururimi rw'Ikinyarwanda mu kurwigisha rutabangamira wenda ururimi rw'amahavu basanzwe bavuga umunsi ku munsi? Birumvikana mu by'ukuri umunyeshuri uje bwa mbere aje kwiga Ikinyarwanda, wenda uburyo ki yagikoreshaga ntabwo ari igihe kinini gihagije, cyane ko nyine n'abaturage mu by'ukuri bahari usanga nyine bakoresha cyane urwo rurimi rw'amahavu. Icyambere ni ugukora ubukangurambaga tukamenyesha mu by'ukuri abaturarwanda bose ndetse n'abatuye muri kariya gace by'umwihariko yuko urwo rurimi shami turwubaha, turuha agaciro karwo, ariko mu by'ukuri ko n'urwo rurimi rw'Ikinyarwanda rwo rugomba guha agaciro nk'ururimi rw'igihugu rubumbatiye umuco wacu. Ababyeyi barabishishikarizwa, abarimo bakabishishikarizwa kugira ngo hatagira uhutaza umwana urimo kuvuga urwo rurimi. Ariko nanone nk'uko dukorana umunsi ku munsi ubuyobozi bw'akarere, cyangwa dufitemo n'inzego z'ubuyobozi buriya bushinzwe uburezi, aho rero ndetse n'ubw'umurenge dufitemo abita Secretary Education Inspectors, no kare tugira District Education Inspectors, tugira District Education Officers, abo bose baradufasha umunsi ku munsi. Ikindi dukora nk'uko nabivuze na mbere hose, buri mwaka dutanga ibitabo byo gusoma mu mashuri, by'umwihariko ngira ngo no muri uku kwezi kwahariwe gusoma no kwandika mu karere ka Rusizi ku kirwa cya Nkombo tuzaba dufiteyo isomero tuzafungurayo ku mugaragaro ku itariki 20 uyu mwaka. Rizaba ririmo ibitabo bitandukanye ndetse harimo na za tabureti, harimo na za laptops, ku buryo umwana wahari ashobora mu by'ukuri kujya muri iryo somero akaba yasoma. Ikindi dukomeza gukora no kwa n'inzego zibanze mu by'ukuri birumvikana kugira ngo ibyo bitabo tubaha birusheho gufatwa neza. Ariko kubifata neza ntabwo tuvuze ngo nibibikwe mu tubati cyangwa se bigume muri mu dukato twatanzemo ibyo bitabo. Ndumva nk'uyu mwaka turimo gusoza twatanze ibitabo birenga 1,600,000 ku mashuri y'ikiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Bivuze ngo rero hari ukubafasha kugira ngo bakomeze bakoreshe urwo rurimi rw'amahavu, ariko nanone tunitsa no gukomeza kubafasha kugira ngo ururimi rw'Ikinyarwanda nk'ururimi kavukire ndetse n'ururimi rubumbatiye umuco wacu rwarusheho kurumenya. Kandi ndumva mu by'ukuri ntacyo bibangamira, cyane ko
tubona ko mu by'ukuri nabo biga kandi bakajya ku zindi nzego zitandukanye z'uburezi. Murakoze. Yego, ni nako bikorwa no mu bindi bice by'igihugu, nabo bafite indi mishami, wenda nko mu majyaruguru naho tujya twumva bafite indi mishami, naho niko bimeze, bo bimeze bite niba hari umwihariko wabo? Mu by'ukuri u Rwanda uburyo dukoramo ngira ngo twanabivuze muri kino kiganiro tugitangira, nta karere dusigaza inyuma. Umunyarwanda aho ari hose ni umwenegihugu, tumufata kimwe. Niyo mpamvu n'ano masomero twagiye tuvuga ahangaha uriya ari mu turere dutandukanye tw'igihugu, yaba mu majyaruguru, yaba mu majyepfo, yaba mu burasirazuba, yaba mu majyaruguru. Ngira ngo mwagiye mwumva amasomero dufite mu majyepfo, muri za Gisagara, za Nyanza, za Ruhango, twajya mu burengerazuba, za Rubavu hariyo amasomero, za Gakenke. Urumva ko mu by'ukuri hose tugenda dukorayo. Ibitabo rero iyo tubitanga mu by'ukuri dukoresha twita distribution plan. Tureba rero ibice byose by'igihugu kugira ngo umwana uri mu burasirazuba yige amasomo asa nk'uri mu majyaruguru cyangwa se mu majyepfo. Ntabwo rero mu by'ukuri twakora iryo kosa nk'ubuyobozi bwite bwa leta cyangwa se nk'igihugu muri rusange, kuba twafata igice kimwe kigasigarira hasi, kandi mu by'ukuri turimo kurerera abana b'igihugu kandi bose bazagira mu by'ukuri bazagira igihugu akamaro. Murakoze cyane. Bwana Mabano wo muri Soma Rwanda, wenda mbere kugira ngo dukomeze kuri iyi gahunda yacu yo gushishikariza abantu gusoma, ni ikibazo cy'amatsiko. Mugenzi wacu Rugaju yavuze ati hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwaje, online books zirahari, mu bitabo byo kuri internet, hari n'ibitabo bisanzwe biri hard copies, biri printed n'impapuro. Ndashaka kumenya ese umuntu wasomye igitabo kiri online n'uwasomye igitabo kiri printed z'impapuro ku mpapuro, abo bantu basoma ibintu bimwe, ubushobozi, inyungu yakura mu gusoma aho ngaho ni bimwe cyangwa hari ikiruta ikindi? Urakoze cyane. Ubwo buryo bubiri butandukanye bwo gusoma bwose bugira umumaro bitewe n'ubushobozi bw'ubukurikira. Hari ushobora gusoma akoresheje izi nyandiko zicapwe dufite ku mpapuro, ibitabo, bikamworohera cyane cyane navuga ku bantu bakuze bamenyereye gusoma bifashishije ibitabo. Ubona ubwo buryo barabukomeje ndetse babona nk'uburyo buborohereza mu gusoma no kumenya no gusobanukirwa icyo bakura muri izo nyandiko. Ariko nanone iyo twitegereje muri iki gihe turi mu iterambere ry'ikoranabuhanga, urasanga urubyiruko ahanini ruyoboka gusoma binyuze muri izi nyandiko z'ikoranabuhanga, tablet, computer, telefone. Aho ngaho ukabona nabo birabakurura. Ubushobozi bwo gusoma ndetse n'inyungu dukura mu gusoma byose tubyinjizwamo n'ubushake dufite, ndetse na ya nyota, inyota iganisha mu gusoma mu buryo bw'ikoranabuhanga, inyota iganisha mu gusoma mu buryo bw'ibitabo byanditse. Ntabwo navuga ko hari ikiruta ikindi, ahubwo byose biterwa n'ubushobozi ndetse n'ubushake umuntu yinjiranye muri izo nzira zo gusoma zombi. Yego. Wenda ugifite ijambo, ndifuza kumenya umusaruro mwiteze cyangwa se mutegereje muri uku kwezi tugiye gutangiza ku itariki 20. Twiteze umusaruro munini, ndetse ibyo nanabishingira ku yindi myaka yabanje. Twagiye dukora ubukangurambaga, abantu mu by'ukuri tukagenda tubona ikigero cy'abasoma kigenda kizamuka. Nyirango David yabikomojeho, dufite n'uburyo tugenda tureba mu buryo bw'ikoranabuhanga, cyane binyuze muri ariya masomero, uburyo abana bagenda, ndavuga abana ariko n'abantu bakuru, bitabira ariya masomero ndetse basoma. Tukamenya ngo uyu mwaka hasomye bangahe, bamaze gusoma ibitabo bingahe, ese ibitabo byasomwe abana bakunze ni bingahe. Ibyo ngibyo dufite uburyo bwo kubireba binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Biragenda bizamuka rero, imibare y'abitabira amasomero iragenda izamuka, ndetse n'imibare y'abitabira gusoma ibitabo biba byatanzwe bihari nayo igaragara yuko izamuka. Bikaba biduha icyizere ku muco wo gusoma ko nawo ugenda utera imbere.
ikindi ni imyumvire mu kuri iganisha kuri wa muco wo gusoma. Abantu baragenda bazamura imyumvire uko bagenda basoma banabishishikarizwa. Bigitangira mu by'ukuri ntanze n'urugero mu mashuri yacu. REB bagaragaje imbaraga bashyira mu gushyira ibitabo mu mashuri byinshi, ndetse zagendaga igitangaje ziherekezwa n'ubukangurambaga. Umuntu umuhaye igitabo ariko n'ubundi ukurikijeho ubukangurambaga bwo kugisoma. Ubu ngubu ubwo bukangurambaga n'ubwo bukomeza, ariko bigaragara yuko mu mashuri yacu abanyeshuri, abarimu bagenda basoma ibitabo na ziriya mfashanyigisho zindi zitandukanye zigenda zibashyikirizwa. Icyo ni kimwe. Ikindi nanone, abantu benshi baragenda binjira muri ubu bufatanye. Iyo dukora ubu bukangurambaga tuba tunamenyesha abantu inshingano n'uruhare rwabo mu guteza imbere umuco wo gusoma. Baba bariya twavuze bikorera ku giti cyabo, baba abafatanyabikorwa bashyira imbaraga mu guteza imbere gusoma no kwandika, uragenda ubona ko bagenda baba benshi uko iminsi igenda iza. Ibyo biraturuka mu bukangurambaga, ibyo biraturuka mu buvugizi bugenda bukorwa muri Soma Rwanda n'abafatanyabikorwa babo. Ngira ngo umusaruro urahari, tugenda tuwubona umunsi ku wundi, kandi ndetse uranagaragarira n'ubundi mu rwego tugezeho mu mibare y'ijanisha rwo gusoma no kwandika. Mu ijanisha ryagaragajwe n'urwego rw'ibarurishamibare riratugaragariza yuko ubu tugeze kuri 78, urwego rw'abazi gusoma no kwandika. Ntabwo turagera aho dushaka kugera, ariko ibi biratwereka ko turi mu nzira nziza, aho tuzaba tunafite 100% mu gihe kiri imbere, tutagifite imibare y'abatazi gusoma, y'abatazi kwandika. Bwana Mabano, ugifite ijambo, ukomoje ku bantu twita abikorera. Mu bantu turi kumwe hano nta n'umwe mu bikorera. Barabyumva cyangwa bumva biri kure yabo, ntago bibareba? Nabikomojeho ko ihuriro ryacu Soma Rwanda rihuriyemo abafatanyabikorwa tubona imishinga itegamiye kuri leta, hari n'abikorera. Mu nama tujya tugira umunsi ku wundi, ubabona mu bwitabire buri hejuru, bifuza kugaragaza ko koko ibitabo bandika, ibitabo bagurisha, abantu babisoma. Ngira ngo mugenzi wanjye Protogene yabikomojeho, muri iki cyumweru dutangira ukwezi kwa 9, ngira ngo gusanzwe gutangira ku tariki 8, ariko abikorera nibo bateye ya mbere yo gutangiza n'uku kwezi kwa 9 bakora ayo mamurikabikorwa y'ibitabo, bakangurira abantu kwitabira gusoma ku buryo mu by'ukuri ubona ko babyumva cyane. Ikindi ni n'abatera inkunga ibikorwa byo gusoma, ubwo aho nari mvuze kubagurisha ibitabo, ariko hari n'abandi ibigo by'imari, abandi bashoramari ubona bafite imyumvire, kuko Soma Rwanda ntabwo ari umushinga, ahubwo ni iryo huriro. Tujya tugera no ku badufasha, abikorera, abashoramari, iyo ubabwiye uruhare rwabo mu guteza imbere gusoma no kwandika, ndetse n'icyo bakwiye gutanga bashyigikira ibikorwa byacu, ubona koko babyumva kandi umusaruro uragenda uboneka. Yego, reka njye kuri Bwana David Rugaju, umuyobozi wungirije wa USAID uburezi iwacu World Vision Rwanda. Ndifuza kugira icyo uvuga ku byo Mabano amaze gukomozaho, agaragaza ko n'ibitabo biri ku ikoranabuhanga, ibyo twita online book, niba nazo zifite icyo zigiye gufasha muri ibi bitabo bisanzwe bicapye n'impapuro. Nawe ndongera nkubaze niba bifite agaciro bikangana ku muntu wasoma igitabo online ndetse n'uwasoma igitabo gicapye n'impapuro, birangana? Inyungu zirimo ni zimwe cyangwa hamwe hari hejuru ahandi hari hasi? Urakoze cyane.
Yewe mubibona mu buryo butandukanye, ariko icya mbere igitabo ni igitabo, inkuru ni inkuru. Iyo umwana abashije gutozwa gusoma by'ibanze agatangira gukurikira inkuru, ziba zanditse neza, ziba zigaragara neza kuri ibyo bikoresho twita tablets. Ni ukuvuga umwana iyo atangiye gusoma inkuru nta nubwo aba yibuka yuko ari gusoma inkuru iri muri tablet cyangwa iri mu gitabo gicapwe, we aba arimo gusoma inkuru. Inshuro nyinshi ngiye ku masomero rusange mbona abana, umwana ntabwo anamenya yuko wahatambutse iyo ari mu nkuru arimo gusoma, yaba ari mu gitabo cyangwa ari muri tablet. Ahubwo amahirwe ndi kubona jyewe kurushaho muri izi mudasobwa, muri izi tablets, nuko haba harimo inkuru nyinshi. Umwana abasha kuva ku nkuru imwe, afite tablet imwe ariko abasha kugera ku nkuru zirenga 200. Hari imbuga zitandukanye tugenda tubagaragariza, hari tablet nako app ya Nabu irahari, ifite ibitabo byinshi by'ikinyarwanda, ariko hari n'iya Bloom nazo turagenda tuzibagaragariza mu bukangurambaga dukora. Na telefoni nk'ubu ngubu abafashamyumvire bacu twahuguye bafasha amahuriro yo gusoma, bahawe telefoni zigera ku 3,189. Uwo ni umubare ugezweho ubu ngubu, ngira ngo hari n'izindi zijya kuza. Ariko muri abo baba bari kumwe n'abana. Iyo inkuru iranguruye bagiye gusomera inkuru iranguriye abanyeshuri, niyo bifashisha. Ntabwo agomba kujya gushakisha igitabo kure yenda naho kitari, ariko inkuru ziba zihari. Amahirwe dufite rero ni ukugira ngo tuyakoreshe neza, noneho tunatekereza, ubwo nkangurira n'abayobozi bo mu ntara, turere, gukomeza gukurikirana aya library mu bufatanye dufitanye nabo, ni ukugira ngo abe aya public. Aya public nagomba kuba akurikiranwa, arakora ate, arusheho no kugenda azamuka kurenga aho twayagejeje. Impamvu ni iyi, ni uko ziriya tablets niba ibitabo bishaje, tablets zirahari, ntabwo zirasaza. Umwana abasha kubona ibitabo byinshi. Niba hari umufatanyabikorwa wavugaga private sector babasha kugira icyo badufasha, ndareba Beka, ndareba MTN, ndareba Airtel, ndareba izo za Bralirwa, babashije kudufasha kongeramo aba bana bakamenya gusoma, ntacyo byaba bitwaye muri sector ya economy y'igihugu. Bakabona tablets zihagije, bakabona internet ihagije, kubasha kugera ku bitabo byinshi bishoboka. Nongereho n'abana bafite ubumuga bwo kutabona, ese bo basoma iki? Hari nabo bafitemo technologies muri izo tablets. Urumva ni umusaruro wagutse, ntabwo ari wa musaruro usanzwe, ariko banadufashe gutekereza kuri abo bana, bacapa n'ibitabo byabo, kuko nabyo birahari. Ndetse hari n'ibyifasha abana kumenya ururimi rw'amarenga. Technologies zirahari nyinshi. Icyo nsaba rero ni uko abantu bakangukira bakibitabira gufasha ibi bikorwa mu bwinshi, amalibrary akaguka, izo mudasobwa zikajyamo, tablets zikaba nyinshi, ariko n'ibitabo bicapye bikabamo. Hari abapublishers benshi bari kwandika ibitabo byiza byinshi, ariko inkuru nanone tugatekereza ku bana bakuru. Ndi kubona cyane inkuru z'abana bato cyane ni byiza, ariko demand iragenda yiyongera. Umwana wamenye gusoma igitabo cy'abana bato arashaka gusoma inkuru ndende, biragenda byihuta cyane. Ubwo iyo ni demand, biradusaba gushyiramo imbaraga cyane. Yego, urakoze cyane Bwana Rugaju. Tukiri kumwe na Ndahayo Protege, mugenzi wawe wo muri USAID tunoze gusoma, ndifuza ko atubwira ku bijyanye n'ubufatanye buri hagati ya USAID, mugenzi wawe wo muri uburezi wacu, nawe muri tunoze gusoma. Ese ubufatanye bwa USAID ndetse na Soma Rwanda kugira ngo wa muco wo gushishikariza abantu gukunda gusoma ukomeze utera imbere mu Banyarwanda, uruhare rwa USAID mu gufatanya na Soma Rwanda ni uruhe? Murakoze cyane. Wenda munyemerere navuga gato kuri icyo kintu mwaravuze tablet, okay, technology na hard copy, wenda nakivugaho nanjye ijambo rimwe gusa.
wenda kuvuga ngo ese koko birangana cyangwa ntibingana, nuba ngo hari amahirwe ikoranabuhanga riduha, babisobanuye nuba cya gitabo kimwe cyane cyane nko ku bantu bakuru, nimba ufite teacher guide ngira ngo na REB yaranabikoze, ifite e-learning platform yashyizeho uru rwego kugira ngo ibitabo byose bijye kuri iyo platform abantu bajye banabyaccessinga byoroshye, rimwe na rimwe urumva babashe kubigiraho mu buryo bworoshye ari abarimu ndetse n'abanyeshuri bitewe n'ikigero cyabo. Nuba ngo ni uburyo bwiza butuma koko ikoranabuhanga turyakira mu burezi no mu gusoma n'ibindi. We ntabwo ku kintu cyo kuvuga ngo nanone twigeze dutangira tuvuga ngo ese ya mabwiriza twigeze kuvuga y'imyandikire, inkuru y'umwana inganite, inkuru umwana asoma ikinganike, icyo nshaka kugarukaho hano ni uko imyandikire, icyo twahuguyeho n'abapublisher abandika ibitabo n'ababigurisha, ni uko inkuru umwana asoma inyandiko uko ingana, nuba ngo nimba umuntu mukuru asoma inyandiko yanditse muri 12 nk'uko twandika bisanzwe, umwana dushobora gutangira muri 24 ko amaso ye ntaramenyera. Rero nagira ngo nabyo tubyumve muri ubwo buryo bwo kumva ngo si ukugaragaza ko wenda byose bihita bingana icyarimwe, ahubwo biterwa n'ikigero ndetse no gukomeza kujyana n'ubushakashatsi, ibyo twavuze ngo kunoza kugira tureba ubushakashatsi bugeze icyo bwerekana umwanya mara kuri screen, nabyo ni ukubitekerezaho nimba ari umwana mutoya. Rero nuvuga ngo ntabwo twahita tuvuga ko bihita bigomba guhita bingana 100% ko turimo turacyanareba ngo ni icyo arimo gusoma, kuko ikoranabuhanga bwa bwiza bwaryo rurazana na byinshi binarenze n'ibikenewe rimwe na rimwe cyane bitari ngombwa. Ni naho nyine REB igira ya mabwiriza yo kuvuga ngo inyandiko z'abana ndetse bakareba teme zikenewe ni insanganyamatsiko bagombye kuba basoma ku kigero cyabo. Urumva hari ingano y'ibisomwa uko donc inyandiko gitabo cyanditse hari ibirimo imbere. Urumva rero iyo urekuye cyane ikoranabuhanga rikinjira nk'uko bana bato by'umwihariko ushobora gusanga batinze muri bya bindi bitari bikenewe. Naho rero niho nyine ubuyobozi buziramo bugatunganya ibikenewe. Tuzakomeza ikoranabuhanga rizakomeza kwiyongera cyane, ariko hakenewe n'ubwo buryo bwo kugenda tureba ngo ese koko ibyo duha abana nibyo bakwiye, kuko nitubarekura tugafungura gusa bashobora kutajya ku byo bakeneye, ndetse ariko bikajyana na cya kigero cy'abana, amaso yabo hageze kuko nimba ari umwana w'imyaka 3 ntabwo azamara amasaha 10 kuri tablet n'urugero. Urumva rero birasa no gutekereza ngo ese ni gute dutangira kureba uko ikoranabuhanga rizagenda rikomeza gutera imbere, nuko umubiri ukora, nuko ubwenge bukora. Icyo nicyo nashaka kugarukaho cyane, mvuga ko turacyafite ibitabo byanditse biracyafite umwanya, cyane cyane tunibutsa ko iyo umuntu asoma, urumva afite igitabo aragifata akagikoraho, byose bikagenda bituma bya byumviro byose bibona byakira ibyo arimo gusoma n'ibindi. Ubwo najya gusanga ariko ko n'ibintu bizakomeza kuganirwaho, ariko nerekana akamaro k'ikoranabuhanga, ariko nanerekana impamvu hakeneye kubaho uko gukurikirana ku buryo tureba uko umubiri ukora n'uko umwana n'ikigero cy'umwana n'ibyo asoma, kugira ngo tutazabona ikoranabuhanga rikaduha ibyo tutari dukeneye cyane. Wenda ukiri aho ngaho Bwana Ndahayo, icyo ushatse gusobanura ni uko ababyeyi bakwiye kugira amakenga mu gukoresha ikoranabuhanga muri ibyo bitabo, ahubwo bashishikarizwe gukoresha ibi bitabo biri hard copy printed. Ni icyo ushatse kuvuga? Icyo ushatse kuvuga ni ukuvuga ngo uruhare rw'umubyeyi nk'uko wakomeje kubigarukaho. Ese icyo umwana asoma nimba ari n'ikoranabuhanga akoresha, umubyeyi arabizi ibyo arimo gukora, ibyo umwana arimo gukora kuri ya telefone. Kuko nidufata telefone nyine nk'uko nyifite ndi umubyeyi, ntibavuze ko telefone gusomaho hariho byoroshye cyangwa bikunze nkayimuha, ntago ntamenya ibyo arimo gusoma, nyine ndabwirwa n'icyo arimo gusoma n'ibyo arimo gukora. Aramara umwanya kuri telefone ngira ngo arimo arasoma, ariko se baba nidimo ndareba ibyo asoma. Ni rwa rero umubyeyi warunarwarutseho karuvuga ngo umubyeyi akora iki, umubyeyi amenye icyo umwana arimo gusoma. Nimba ari n'ikoranabuhanga dukeneye ko tumuhaye, umubyeyi amenye icyo arimo gukurikiranaho, kuko nitumurekurira nyine rifite byinshi, ntabwo rifunze, azajya muri video zitandukanye cyangwa kureba n'ibindi bitatuma koko agera ku cyo dushaka. Iyo twigisha tuba tugamije iki? Ni naho nyine twagarutse ngo intego ni iyi. Nuvuga ngo turimo turarera nyine wa munyarwanda uzagera kuri cya cyerekezo turimo gukora. Bisaba rero ko ibisomwa by'abari muri mu bitabo, ni naho nyine tuzanamo ya mabwiriza REB yemeza, biba bijyana n'icyo dushaka kuri wa mwana uzaba umunyarwanda w'ejo. Naho ndimo kuvuga uruhare rw'umubyeyi, ishuri n'abayobozi, naho ngaho mvuga ko dukeneye kubasha gukurikirana ibyo umwana akora, cyane cyane ukiri muto cyane. Yego, ugifite ijambo nari nkubajije imikoranire hagati y'imishinga itandukanye iri muri USAID ndetse nuko mukorana na Soma Rwanda kugira ngo uyu muco wo gusoma ushinga imizi duhereye mu bakiri bato. Yes, murakoze cyane. Nicyo natangira nshimira cyane Minisiteri y'Uburezi na REB na NESA mu by'umwihariko dukorana umunsi ku wundi. Navuze imishinga twabonye ko ari na myinshi bagiye batanga uburyo bwo kugira ngo
donc abaterankunga USAID umuterankunga mu burezi cyane wakomeje gutera inkunga uburezi mu gihe gitandukanye. Mwabonye ko hari imishinga myinshi naberetse, wenda nyigarutseho L3 soma umenye, tunoze gusoma, itegure gusoma. Muri icyo gihe cy'imyaka 10 n'imishinga yose, ndetse ukongeraho n'iyacu dufite uyu munsi, navuze uburezi wacu, tunoze gusoma, ibitabo kuri twese, n'uwo mushinga uzita ku bafite ubumuga by'umwihariko, abana batumva, niwo ugiye gutangira, ugiye kumara indi myaka 3. Ni ukuvuga ngo uruhare kuba Minisiteri y'Uburezi ubwayo ishyiramo imbaraga zo kwakira abafatanyabikorwa mu gufatanya mu burezi ni ikintu gikomeye. Ariko no kuba USAID ubwayo ishyiramo imbaraga, urumva ni strategy baba bakoze, bagashaka amafaranga bakayashora ahangaho, kuko wenda bayashora no mu bindi, ariko nuko babona ko ari ingenzi. Donc nkashima ko hari imikoranire myiza ya Minisiteri y'Uburezi n'umuterankunga USAID ku nkunga batera uburezi muri iki gihe gikomeje, nizera ko bizanakomeza. Noneho uvuga uti imikoranire rero na Soma Rwanda by'umwihariko, yanabivuze Gervais, kubera USAID koce ni nko kuvuga bafatanya kuyobora, USAID ifatanya na Minisiteri y'Uburezi kuyobora iri huriro. Ubwo urumva nabyo hari icyo bivuze bijyana n'izo mbaraga bashyiramo n'iyo mikorere n'ubushake. Rero igikorwa twishimira mu mikoranire ni naho tuvuga ngo muri uko Soma Rwanda ikora ituma habamo kunoza ibikorwa. Ni nayo mpamvu turimo twese muri twaje hano twese cyangwa duhura n'abafatanyabikorwa batandukanye bandi, cyangwa mwavuze private sector n'abandi abikorera, tukavuga ngo kuba hari uru rwego ubwabyo bidufasha gutuma ibikorwa bihura. Ariko ngarutse ku mishinga by'umwihariko ya USAID, kuko niba urumva nuko yubatse ubwayo, dufite twe turi mu mashuri, tunoze gusoma, turabikora mu mashuri, ariko tukibuka ko mu muryango no mu rugo uburezi wacu wavuze iby'ibitabo, nubwo twemera ko twese ko uburezi yanabigarutse, hari kote yakoresha avuga ngo uzashaka kuvuga ko uburezi buhenze azagerageze kutiganyira, ngo bivuga mu Cyongereza, ariko nicyo bishatse kuvuga. Uzashaka kuvuga ko uburezi buhenda yatekereza ikiguzi cyo kutagira icyo umenya. Niryo jambo yabivuze mu Cyongereza mugenzi wanjye. Nubwo bigenze, hari n'indi mishinga itangira gutekereza ngo reka tukomeze, hari ibitabo kuri twese cyane yibanda kuvuga ngo reka tuganire na Minisiteri na Rwanda Revenue n'abandi, turebe ukuntu igiciro cy'ibitabo cyakomeza kugabanuka. Ese nimba tubona ko twese bikenewe mu Rwanda ko abantu basoma, tukabona ko n'ubushobozi rimwe na rimwe wenda budahita ababyeyi bose babona ubushobozi bwo kwigurira, ni gute haganirwa ku buryo mu bigabanyirizwa imisoro, mu bindi bikorwa nabyo byahabwa umwanya. Bishobora kuba hari ibikorwa ariko byakomeza gukorwa kurushaho kugira ngo bikorwe. Donc mu bufatanye rero mu yo duhuriye mu ihuriro tugira imbaraga kurushaho, nicyo nashimangira. Ariko noneho kuri USAID by'umwihariko ireba muri ibyo byiciro byose, ikavuga ngo niba dushaka kugira ngo tugere ku ntego, ntabwo tugwa mu ishuri, turajya no muri community, tujye muri advocacy, tujye no ku bafite ubumuga butandukanye. Wenda icy'umwihariko nagarukaho dufite turimo gukora natwe, bangarutse ku nsanganyamatsiko y'uku kwezi, nuko twavuze ko tunoze gusoma twibanda ku Kinyarwanda cyane, ariko turimo turakora n'Icyongereza, kuko twabonye muri zo kwagurwa kw'indimi. Biriya bitabo tuzatanga mu mashuri harimo iby'Ikinyarwanda n'iby'Icyongereza byo gusoma by'inyongera, kubera ko narwo ni ururimi mu myumvikanire twakoranye na Minisiteri, twabonye ko naho hakenewe ko ibyo bitabo biba byiyongera ku by'Ikinyarwanda, ko zigomba kugendana izo ndimi zombi. Ariko nkongeraho ku rurimi rw'amarenga ndetse n'ubutumwa bene abarukoresha cyane batubwira dukorana. Icyakozwe nagarutseho cyane ni uko habonetse inkoranyamagambo. Numva ni intambwe ikomeye, inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga. Ariko icyo tugiye gukora, tugiye guhugura abarimu bicaye muri aya mashuri arimo abana batumva. Ni amashuri n'abarimu bagera ku 100 tuzahugura muri iki gihe. Ayo mashuri kuko birumvikana nta mwarimu wese azahita agerwaho, ariko muri uku kwezi kwa 9 turatangira kubahugura kumva iyo nkoranyamagambo yemewe noneho, kuko umva yaremewe muri aya mezi ashize, yemerwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na Minisiteri y'Uburezi, barayemeranywaho, ndetse n'abafatanyabikorwa bari muri bahagarariye inzego z'abafite ubumuga, ariko bakeneye no kuyimenya no kumenya uko ikoreshwa. Ariko nashaka gushimangira ko ikintu basaba wenda kugira ngo n'abatwumva babitekerezeho, baravuga ngo ururimi rw'amarenga narwo byaba byiza rumenyekanye, rwemejwe nk'ururimi rukoreshwa mu mashuri. Niyo dufite wenda Icyongereza, Ikinyarwanda, Igiswahili n'Igifaransa, ariko barashaka ururimi rw'amahanga rw'amarenga rwakwiyongera ku ndimi buri wese agomba kwiga. Twaratangiye kugerageza urwo rugendo, ariko turasaba ko abatwumva ko bazakomeza kumva ko hari ubusabe bw'uko twifuza ko urwo rurimi narwo rwajya mu ndimi, abantu bose bakiga, kugira ngo bari abantu bafite icyo bakeneye gukomunika n'abandi cyangwa kuvugana n'abandi, twese tubimenye kugira ngo tubashe kubikoresha. Yego, Bwana Donati, aricyo wifuza kongeraho Bwana Rugaju? Yes, kuri USAID urakoze cyane Protogene. USAID mu magambo make iduha strategic guidance and coordination, iduha murongo mugari duhuriraho kugira ngo itere inkunga ibikorwa bya leta
ifasha abaturage b'u Rwanda ariko binyuze muri uwo murongo mugari. Icya kabiri, binyuze muri Soma Rwanda, navuga yuko ari coordinator, ni umuhuza abafatanyabikorwa benshi cyane, abandika ibitabo, abafite amasomero, abafite imishinga itandukanye, abakora ubushakashatsi, byose biri aho ngaho bihuriye kuri foundational learning. USAID igira uruhare cyane rwo kuduhuza muri iyo platform ya Soma Rwanda. Icyo nagarukaho ni uko Soma Rwanda ikwiriye kurushaho guhabwa uwo mwanya, kuko ni ihuriro rikomeye cyane. Ngira ngo ministry tuba turi kumwe, buri gihe inama zikorwa na Soma Rwanda platform steering committee, tuba turi kumwe na Ministry of Education, REB n'abandi bafatanyabikorwa ndetse n'abandi baterankunga. So iyo niyo main contribution. Noneho ni inkunga zitandukanye USAID inyuzamo ifasha imishinga itandukanye. Ikintu nagira ngo nsabe ni uko muri technologies dufite dukwiriye kumenya ko dufite regulation kandi tugerageza nkatwe kuyikurikira. Ibyo yavugaga, abana tugomba kumenya nk'ubwo amahugurwa twahaye abafashamyumvire bakorerabushake bo muri libraries, ni ukumenya gukurikirana umwana ibyo arimo. Ndetse twakoze n'icyo twita child safeguarding training. Safeguarding training ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo umwana abe protected, arindwe kuba yakwinjira mu bintu bitari byo. Ndetse tugashyiramo na technologies zifasha gukumira kugira ngo umwana atapfa kwinjiramo ngo agere ku bintu byinshi. So tubyitaho, ni ikintu cy'ingenzi, kandi tugasaba n'abantu bose cyane cyane ababyeyi kubyitaho, kuko turabibona umwana afite ubwenge kuba yagera kure. Turabisaba rero, tunabikangurira ababyeyi kubyitaho. Nkatwe tukorana n'ababyeyi benshi, dusanga abana barihuta bagasiga ababyeyi, bigasaba yuko haza ubukangurambaga bwo gukumira kugira ngo hataza kuba ibihutaza abana. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Icyo ngicyo, icyo gitekerezo cyawe reka tugikomerezeho tubaza Bwana Donati Ngarukiyintwari. Urumva ni impungenge bafite z'uko ikoranabuhanga ni ryiza ariko rishobora kuba ryazana n'ibibi byinshi, cyane cyane ku bana bikaba byabangiza bakiri bato. Ese nkamwe nk'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi, ibyo bintu murabitekereza? Ese niba mubitekereza, ni izihe ngamba mwafashe kugira ngo gukoresha ikoranabuhanga, ibyo bitabo biri online, kugira ngo bitaba byateza ingaruka mbi ku bana bacu? Murakoze. Twe nka REB ikintu dukora ku bitabo biri online, tubanza gusetinga amabwiriza, dushyira amabwiriza agenga uburyo ki ibitabo ijya kuri online bigomba kuba bimeze. Buriya ibyinshi mu bitabo dufite mu buryo bucapye, turajya twabishyira mu buryo bw'ikoranabuhanga bikajya kuri e-learning platform ya REB, urubuga rwa REB rubaho ibitabo byigishirizwamo. Nta gitabo rero na kimwe cy'umufatanyabikorwa kijya ku rubuga rwa REB kitabanje gusuzumwa. Bivuze ngo content cyangwa se ikigwa cyose kijya ku rubuga rwa REB kiba cyasuzumwe, twamaze kureba ko cyujuje ubuziranenge. Ibyo bidufasha rero kuba umunyeshuri wakenera kujya gusoma kiriya gitabo aba yize neza ko igitabo agiye gusoma cyujuje ubuziranenge, kitari buze kumuyobya cyangwa se gukimujyane mu mico navuga itari myiza. Izo mpungenge rero mu by'ukuri zirahari, yuko hari ushobora kujya kuri internet, birumvikana haba hariho uburyo bwinshi umuntu ashobora kugenda akashakisha n'ibitari ngombwa, ariko icyo dukora ni ubukangurambaga, kwigisha ni uguhozaho. Yaba ababyeyi mu biganiro dukora mu buryo butandukanye, haba mu nama z'ababyeyi dukorera ku bigo by'amashuri, ababyeyi bashishikarizwa mu by'ukuri kuba hafi y'abana babo, ndetse n'igihe atije umwana we igikoresho cy'ikoranabuhanga akamenya mu by'ukuri umwana arimo arareba iki. Ntagende gusa ngo amurekere telefone cyangwa se kompiyuta yigendere, umwana amare amasaha menshi 2, 3 cyangwa 5 kuri telefone, mu by'ukuri byatazi icyo arimo gukora. Ikindi dukora kandi dukorana n'ino miryango mu by'ukuri itwunganira mu burezi, inama zitandukanye, nabo mu biganiro mu by'ukuri bakora no mu training cyangwa se mu mahugurwa bakora,
kugira ngo mu by'ukuri yaba igihe bahuye n'abayobozi b'amashuri, yaba igihe bahuye n'ababyeyi, yaba igihe bahuye n'abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'inzego z'ibanze muri rusange, kugira ngo bakomeze kudufasha mu gukangurira ababyeyi kuba hafi y'abana babo. Turabizi neza ko muri iyi minsi ababyeyi babo bati turi mu kazi kenshi turashakira imiryango, ariko twe twumva yuko icyo washakira umuryango ariko umwana atabashije kwitabwaho mu by'ukuri ntacyo cyamarira uwo muryango. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri dukora n'inzego zose bireba ndetse n'inzego z'ibanze umunsi ku munsi kugira ngo nabo bajye badufasha mu bukangurambaga. Ndetse niyo turi aha ngaha ngira ngo nk'ubu turi hano muri studio, ngira ngo ababyeyi baradukurikiye n'abana bakuru baradukurikiye kugira ngo babe baba hafi y'abarumuna babo, kugira ngo ikoranabuhanga ridufashe kwiga ibitugira akamaro kuruta uko tujyana mu bituyobya. Murakoze cyane. Turi gana ku musozo, reka buri muntu turi kumwana muri studio mu munota umwe kugira ngo tube twasoza dufite icyo dutahanye. Reka mere kuri bwana Dr Kibiriga Anicet, umuyobozi w'akarere ka Rusizi. Mu magambo make, mu karere kanyu niho hazizirizwa umunsi mpuzamahanga wo gusoma ku itariki 20, ndetse naho hazanatangirizwa n'ukwezi nyirizina ku rwego rw'igihugu. Mu magambo make dusoza, ni iki wavuga nk'umuyobozi w'akarere cyangwa se nk'uwaje ahagarariye abayobozi b'inzego z'ibanze? Arakoze cyane. Icya mbere ni uko tugomba kugaruka cyane cyane ku nyungu tuvana mu gusoma, cyane cyane ko inyungu buriya iyo urebye mu gusoma inyungu zivamo ni mu buryo bwinshi. Hari mu buryo bw'ubukungu, buriya mu gusoma mu by'ukuri bifasha rya terambere ry'ubukungu, bikongera bikanafasha ku mahirwe yo kubona akazi, kuko burya umuntu utazi gusoma kugira ngo abashe kubona akazi rimwe na rimwe bigenda bigorana. Ikindi cyagarutsweho cyane, uburyo bumwinjiza kubana n'abandi muri community cyangwa se social inclusion. Ibyo ngibyo mu by'ukuri birabafasha, kandi buriya no gusoma binafasha mu buryo bwa stabilité, mu buryo bwa sécurité, kuko umuturage mwiza burya amenya gahunda z'igihugu. Nta nubwo ushobora kuza ngo umushuke umuntu ushobora kuba yakisomera. Ntabwo ari kimwe na wundi utazi gusoma ngo amenye amakuru agezweho. Ikindi burya mu gusoma mu by'ukuri bituma havaho kiriya twakita inégalité économique, kuko wa muturage wabashe gusoma ashobora kwikorera, akaba ashobora gukora twa innovation mu byo akora, agashyiramo efficiency. Ibyo byose rero uwo mumaro mu by'ukuri niyo mpamvu ngaruka nshishikariza abanyarwanda bose, by'umwihariko abanyarusizi, kugira umuco wo gusoma, kuko harimo inyungu irambye cyane. Kandi tunabashishikariza kwitabira uriya munsi wo ku itariki 20 hariya ku Nkombo. Ntabwo ari abanyenkombo gusa, ahubwo abanyarusizi bose turabashishikariza kugira ngo bitabire iriya gahunda ku itariki 20. Murakoze cyane. Arakoze cyane Kibiriga. Twihuta rero, bwana Rugaju, nawe mu munota umwe gira icyo uvuga dusoza. Murakoze cyane. Ndasaba abadukurikiye bose gukurikira imbuga nkoranyambaga, imbuga zitanga amakuru, TV, radio, kugira ngo bakurikira uku kwezi. Hari bimwe ibikorwa byinshi biteganyijwe. Nka World Vision twebwe turashimira cyane USAID ku nkunga, Mineduc, REB ndetse na Soma Rwanda members. Murakoze cyane, mukomeze tuzagira ibihe byiza. Murakoze cyane Rugaju. Bwana Ndahayo Protogene, turifuza ko nawe mu munota umwe ugira icyo uvuga dusoza. Yes, icyo navuga wenda nakushimangira, dukorera umushinga wacu ugera ku bana bagera hafi kuri 3 miliyoni. N'ubu abana bari mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza n'ay'incuke, n'abana benshi. Urumva ntabwo twabageraho tudafatanyije n'abafatanyabikorwa. Uburyo dukora nk'umushinga no gukorana na Mineduc, REB n'inzego zose kugeza ku mwarimu. Rero nasoza nshimira cyane kugira ngo dukomeze urwo rugendo dukorana neza, kuko bigenda neza n'ubwo wumva bitoroshye, kuko n'umushinga uremereye. Dushimira umuterankunga. Urumva hatanzwe ibitabo birenga miliyoni zigera ku 10 kugeza ubu mu mashuri, biracyakomeza gutangwa. Turashimira USAID n'ubufatanye na Mineduc, ariko dushimira Mineduc by'umwihariko, REB na NESA gukereya uburyo bwaho dukorera n'imikorere inoze.
tubashimira cyane kandi twishimira ko tuzakomeza gukorana. Murakoze cyane. Murakoze cyane Bwana Ndahayo. Reka nsabe Bwana Donati, Bwana Gervais Mabano, mbere yo kugira Donati tumuhe adusoreze, niki nawe wavuga mu munota umwe dusoza? Mu munota umwe, uku kwezi kwahariwe gusoma no kwandika guteguwemo ibikorwa byinshi bitandukanye. Harimo ubukangurambaga, harimo amarushanwa yo gusoma no kwandika. Turashishikariza abatwumva, baba abana n'abantu bakuru, kwitabira izo gahunda zagiye zitegurwa n'abagize ihuriro rya Soma Rwanda. Mu gihugu hose twagiye twibanda ko tuzizihiriza uyu munsi ku Nkombo, i Rusizi, ariko mu gihugu cyose hari ibikorwa birimo bikorwa, tubashishikariza kubyitabira. Ikindi, tugiye gutangira itangira ry'amashuri, ari naho n'ubundi butumwa tubutanga ku bayobozi b'amashuri, gukomeza ya njyana yo gukundisha abanyeshuri kwitabira ariya masomero dufite mu mashuri, kugira ngo igitabo nimba gitanzwe n'aka gaciro twagiye tuvuga kibyazwe umusaruro. Yego, reka tunasabe Bwana Donati Nkurikiyintwari, nk'umuyobozi waje aturuka muri REB, ugira icyo uvuga nawe mu munota umwe. Murakoze cyane. Turashimira by'umwihariko RBA kuba idufasha mu by'ukuri kugeza ku baturarwanda ibikorwa Mineduc ndetse na REB byateguwe bigamije mu by'ukuri kuzamura imyumvire y'abaturage, cyane cyane hibandwa mu guteza imbere gusoma ndetse no kwandika. Turashimira kandi abafatanyabikorwa bacu mu burezi ndetse n'ihuriro bahuriramo rya Soma Rwanda, mu by'ukuri uruhare rwabo mu guteza imbere gusoma ndetse no kwandika. Tugashimira inzego z'ibanze tubana umunsi ku munsi, cyane cyane ko inzego z'ibanze ziba ziri hafi y'abaturage, zadufasha cyane haba mu kwegereza abaturage amasomero ndetse n'ibikoresho tuba twatanze dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu, ariko hakabaho no kudufasha muri mobilisation, mu bukangurambaga bwa buri munsi bushishikariza abaturage n'urubyiruko muri rusange kwitabira gusoma ndetse no kwandika. Abasaba rero yuko mu by'ukuri ababyeyi baduteze amatwi, abana, abanyeshuri, urubyiruko bakwitabira muri rusange ibikorwa biteganyijwe muri ku kwezi kwahariwe gusoma no kwandika ko hatangiye uyu munsi ku itariki 8 z'ukwa 9 muri Nzeri 2024, kugira ngo mu by'ukuri babikurikirane babyumve kandi bazabigiremo uruhare. Nanifuriza mu by'ukuri abanyeshuri basubiye ku ishuri kuzagira amasomo meza. Yekoze. Tugeze ku musozo, abari badukurikiye yaba abatwumvaga kuri Radio Rwanda ndetse n'abadukurikiye kuri Televiziyo Rwanda, tugeze ku musozo. Twaba turi mu kiganiro dusangira ijambo, tukaba twaganiraga ku ngingo irebana no gutangiza ukwezi kwahariwe gusoma no kwandika mu Rwanda. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe gusoma no kwandika, ariko by'umwihariko mu Rwanda uzizihizwa ku itariki 20 wizirizwe mu karere ka Rusizi mu murenge wa Nkombo. Muri studio twaba turi kubona abatumirwa batandukanye. Nshimira cyane Donati Ngarukiyintwari waturutse muri REB, akaba ari umuyobozi uhagarariye ishami ry'indimi muri REB. Twaba turi kumwe kandi na Gervais Mabano waturutse muri Soma Rwanda. Twaba turi kumwe na David Rugaju waturutse muri USAID uburezi wacu, ndetse na Protege Ndahayo waturutse muri USAID tunoze gusoma. Hari kandi na Dr Kibiriga Aniseti, akaba ari umuyobozi w'akarere ka Rusizi, akaba ari yaje kwifatanya natwe muri iki kiganiro. Ngira ngo mwese abari badukurikiye mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.